nshuti bakunzi ba Emi Pro Media, abakunzi ba Kiliziya Gatolika, operating system dukoreramo abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe. Ubutumwa burakomeje. Ejo bundi twari twakoze ikiganiro ku bijyanye na fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, tubagezaho amakuru y'ibyari byabaye ku itariki ya mbere, bakoze amahano, batanze ubwepiskopi ku bapadiri 4 batabiherewe uburenganzira na papa nk'uko duruwakano ibiteganya. Nyuma yaho twasoje turi kuvuga ngo reka dutegereze igiye gukurikiraho. Rero icyakurikiyeho ni icyo ngicyo muri kubona muri titre, tugira ngo tuganire na Padiri Piero adusobanurire ibyo ari byo neza nk'umuntu ubifitiye ububasha. Padi, umwanya n'uwawe, wadusuhuza ukadushyira n'imbere y'Imana. Murakoze cyane ndabaramukije, ariko reka mbanze n'icyo gusobanura mu byo uvuze. Ntabwo mu by'ukuri ari njye ufite ububasha bwo kubisobanura. Ibyo mvuga ndabivuga mbere ya mbere nk'umukristu, yego ndi umupadiri, ariko icy'ingenzi ni uko ndi umukristu, kandi burya umukristu ashobora kugira wese afite uburenganzira bwo kugira icyo avuga ku kwemera kwe cyangwa se ku mirongo ya kiliziya, aho adashobora kumva ntahavugiye, akazategereza abagomba kubivuga akabisobanura. Ubundi ntabwo ari njyewe wagombye no gusobanura ibi byose, hari abandi babishinzwe, ntabwo ari episkopi cyangwa se abandi batumwe nabo, bavuga nk'abandi batumwe nabo, inama y'abepiskopi mu Rwanda cyangwa se n'undi mwepiskopi yabigenera. Njyewe ndabivuga nk'umupadiri, ariko mbere ya mbere yose n'umukristo. Ibyo ari byose abakirisitu ndi mu bashobora kuba bafite ubumenyi bwisumbuyeho, ariko ubundi ntabwo ari njyewe bireba cyane. Ndabivuga nk'umukirisitu, kandi umukirisitu agira uburenganzira bwo kuvuga ibintu nawe uko bibona. Icya kabiri, reka dusenge rero. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, sanga imitima wawe byose bibe bishya, dusabe Mana twese gusaba kubwizwa nawe gukunda ibitunganye, gukora inyego n'abiteka, ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'ubundi iteka ryose. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nanze kuvuga isengesho kuko dufite igihe gitoya, hari utundi dushaka gukora mbere y'uko kuvuga. Nta kibazo, Imana iraryumvise. Padi, yenda tutanyuze mu bintu byinshi, muri iyi minsi muri Kiliziya Gatolika hari kuvugwa, ariko cyane cyane ejo nanone ku cyemezo cya Vatikani cyo guca muri Kiliziya abayobozi ba Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X. Ni ukuvuga ubundi mbere na mbere Fraternité Sacerdotale Saint-Pie-X ni iki? Kugira ngo abagiye kubyumva bwa mbere, abumvishe ngo abantu papa yaciye muri Kiliziya, kugira ngo bumve ibyo ari byo. Umuntu yavuga ko ari nk'umuryango w'abihaye Imana, kandi ukaba ufitanye isano n'undi muntu ugize kubaho witwa Lefebvre. Bakaba ari abantu rero no mu mateka yabo usanga ari abantu bashatse kubaho basa nk'abayigenga, ariko bitari ukwigenga bisanzwe, ari ikintu cyo gusa nk'abashaka kuba ibyigenge, kuko burya kwigenga no kuba ikigenge biratandukanye. Ntabwo ndi bavugaho ikintu kirekire cyane, nuko nabo bafite ko ari abihaye Imana muri Kiliziya, bakaba babigereranya n'umuryango w'abihaye Imana. Ni uko umuntu yabivuga mu magambo makeya, ibindi tuzakomeza kubikora ubushakashatsi, ariko nuko umuntu yabivugaho mu magambo makeya. Gusa n'ubusanzwe nyine biturutse kuri uwo Lefebvre wabaye mu myaka myinshi ishize, yari umuntu nawe wabonaga kugendana na Kiliziya bimugora cyane, ariko ntibivuga ko abo muri Fraternité batakorana na Kiliziya. Ubundi hari igihe bakoranye na Kiliziya rwose, ariko nk'uko bivuga nyine ejo bundi
bakora icyo gikorwa bakomeje mm, mu gihe bivuga mu magambo make. mm. Ni ukuvuga ku itariki ya mbere ba batanze ubwepiskopi ngo nyine ngo baravuze bati dusigaye turi babiri kandi turi hafi gupfa, baravuga bati reka duhereze ubwepiskopi abandi bane kugira ngo bazadusimbure. Eh, wiwi padi ku binyamakuru bitandukanye harimo na Vatican News bari kuvuga ko habayeho schisme na excommunication mu kinyarwanda cyangwa schisme na excommunication ni iki ubundi? Bo mpereye kuri excommunication ni ukuvuga ngo ntabwo baba bakiri mu bumwe n'urusange rwa kiliziya, Mm, baba bivanye kiliziya ikabitangaza. mm, Excommunication ni ukuvuga ngo hari icyo twita communion muri kiliziya, ni ukuvuga ngo abantu bose bagendana muri kiliziya bari mu murongo umwe, bakikije umwepiskopi wa Roma papa, mm, bari kumwe bose na kiliziya. Noneho rero ushobora gukora ibikorwa bituma wivana muri urwo rusange no muri uwo muryango, kiliziya igatangaza nyine ko wagiye hanze yawo. Hanyuma icyo twakwita schisme nyine ni ugucikamo kabiri, ni ugucikamo kabiri, ni ukuvuga ngo baba bijyanye ku ruhande bagashaka gukora ibintu bimeze nka kiliziya ebyiri zihanganye cyangwa zihabanye zitari kumwe, icyo umuntu yakwita schisme. Schisme ishobora guhera ku bintu byinshi, ishobora guhera ku nyigisho zitaboneye bya za herezi, ukuri gukabije cyangwa se kutuzuye, ku mahame y'ukwemera, bishobora no guturuka kuri iyo mirongo, kudashaka kugendera ku murongo wa kiliziya, nk'ibyo bakoze nyine by'uko bagiye gutanga ubwepiskopi baciye hanze y'inzira ubundi bisanzwe binyuramo. Ubundi koko iyo abantu bakeneye umwepiskopi no mu madiyoseze yacu niko bigenda, abepiskopi bose bashobora kubigiramo uruhare, inama intumwa ya papa mu gihugu ikabigiramo uruhare, bagafata abakandida bashobora kuvamo abepiskopi, bagafatamo bakeya basigaye nka batatu, ilisite yabo bakayohereza i Vatikani kwa papa nabo bagakora ubushakashatsi bwabo cyangwa se kugenzura kwabo kugeza igihe papa azabona uwatorera kuba umwepiskopi. Urumva ko biba byaciye mu nzira ndende kuva hasi kuzamuka kuzagera muri Vatikani. Nta nubwo papa yicara mu biro byo ngo byinjizeho ubuyu, biba bifite inzira ndende byanyuzemo. Ni ukuvuga rero bariya bo ibyo ntibishaka, bashaka kwikorera ibyabo. Iyo bashatse kwikorera ibyabo rero nabo ubwabo bisanga bagiye hanze. Icyo ni cyo umuntu yakwita excommunication, ni ukuvuga ngo kiliziya yatangaje ko abantu bagiye hanze, abantu bari hanze, abantu batari ku murongo. Schisme ni ukuvuga ngo baciyemo kabiri, kiliziya bashaka gukora utuntu twabo, iyo ni schisme no gucikamo kabiri. Noneho mu magambo yoroheje buri wese ashobora kumva, tutagiye mu magambo akomeye twize mu mashuri. None excommunication ubwo ni schisme na excommunication byo ni iki? Excommunication ni ibyo navugaga, bwa bumwe bwa kiliziya babuvuyemo. Urumva bifitanye isano na communion. Communion ni ukuvuga ngo abantu bari kumwe, baragendana. Noneho iyo batangaje excommunication ni ukuvuga ngo abantu bavuye muri bwa bumwe, bigatangaza excommunication. Icyo gikorwa bakoze ubwacyo gihita kibajyana hanze y'ubumwe bwa kiliziya, icyo bita excommunication. Ngo babi nibo birobanura. Neza. Nubundi mu by'ukuri kiliziya iba yatangaje byarangije kuba kuko nibo babikoze, ntabwo ari kiliziya no kubitangaza kwitaba abantu, ahubwo nabo kwitondera. Ni umukristo mwiza ushaka gukomeza ku murongo wa kiliziya bitondera. Ibyo bakoze biri hanze y'imirongo y'umurongo kiliziya isanzwe igenderamo. Hari n'umugabo wo mu Buganda umaze kunyandikira mu kanya afite uburakari, avuga ngo ni ukwikanyiza kwa Roma, ngo ni kubera yitwaza infallibilité papa. Ndamubwira nti ko ahandi bavuga ko papa atibeshya, ariko ni ukubyumva nabi. Papa ntiyibeshya ryari? Papa ntiyibeshya igihe atangaza amahame y'ukwemera, uko yagiye kuyatangaza abamurikiwe na Roho Mutagatifu, aba yasomye ibyanditswe bitagatifu, aba yavuganye n'abahanga muri kiliziya mu bijyanye
n'ubumenyamana teolojiya, aba yavuganye n'abepiskopi hafi ya bose, ku buryo ajya gutangaza ihame ry'ukwemera adashobora kwibeshya kubera ibyo byose mvuze. Roho mutagatifu, ijambo ry'Imana, abandi bepiskopi, abandi bahanga muri kiliziya, ari ibintu byizweho igihe kirekire. Iryo hame kandi nyine rikava mu byanditswe bitatu. Arabihuza ate n'abantu banze kugendera mu murongo wa kiliziya? Uwo muntu aravuga ngo ni kwikanyiza kwa kiliziya, oya, ahubwo abo bantu bo bashaka kwivanamo nibo bari kwikanyiza. Bari kwikanyiza ni nk'uko wabyara abana 3, 4, 5, 6, abana bose bakagukikiza, umwe akakwigumuraho, abantu bakavuga ngo ni se wananiranye kandi ari umwana wananiranye. Abandi bamugumyeho, abandi bakomeza kugendana nawe, naho umwe yajya mu Bufaransa, undi akajya muri Amerika, undi akajya muri Afurika y'Epfo, undi akajya muri Papuwazi, ariko abo bana bakomeza kwibona bakikije umubyeyi umwe cyangwa ababyeyi babo. Hanyuma uwagiye ntabwo ari ufite ukuri. Uwavuze ati jyewe ntuzongera kumbwira ukundi dawe cyangwa mawe, ubu ngo niba ufite ikibazo. N'abariya rero niko bimeze, barashaka kugira ngo bikorere ibyabo, ya kiliziya ntikibabyara ukundi, niko bashaka kwikorera ibituntu twabo. Ahubwo kiliziya nanone gutangaza yuko umupadiri uba arimo ushaka kugaruka abitangariza, aravuga ati jyewe nubwo nari muri fraternite, ariko ndi kubona ibyo muri fraternite twakoze atari byo, genda ashaka kugaruka mu rusange rwa kiliziya. Ubu ngubu nawe yegera umwepiskopi uri hafi, undi umwepiskopi uri mu rusange rwa kiliziya akamubwira icyifuzo cye, buhoro buhoro akaba ashobora kwakirwa akagaruka mu rusange rwa kiliziya akamufasha. Ubwo birumvikana ko fraternite itayivamo. Iyo fraternite nyine bavugaga yahita yivamo akagaruka mu rusange rwa kiliziya, kuko kereka fraternite nayo ifashe icyemezo muri rusange akavuga ati twaribeshye turagaruka. Padiri, reka dushimire abantu turi kumwe live. Dusuhuze Uwayezu Richard, turagusuhuje cyane. Byiringiro Anselme, turi kumwe gatanu ku kandi, niko yavuze, turagushimiye cyane. Umuntu witwa Nyundo yacu dukunda, ese iyo Vatikani iyo yatangaje ko yirukanye abo bapadiri, hari amahirwe angana ate ko bazahabwa imbabazi bakagaruka muri kiliziya? Ubwo padiri aragisubiza mu kanya, cyangwa biba birangiye burundu? uwo nguwo bise gusubiza nari maze kugakomozaho mvuga ngo kiliziya n'ubundi irimo kuvuga ngo ushaka guhindukira, ubundi abonye ko ibyo bakoze atari byo, sibyo, ibyo bakoze atari byo, ahita yegera undi mwepiskopi uri mu murongo wa kiliziya, akamubwira ati njyewe ndabona ko muri fraternite twibeshye, ariko njye ndashaka mu murongo wa kiliziya. Araza akamwegera, bakamusuzuma ko ibyo avuga ari ukuri, bakamugenzura, bakabasha kumwinjiza mu rusange rwa kiliziya. Ubwo birumvikana ko iyo fraternite aba atakikorana nayo, noneho yaje mu mirongo mizima, cyangwa se na fraternite yose muri rusange ikazavuga ariko twaribeshye, turasaba imbabazi, turashaka guhindukira. Reka mbigereranye, ubwo wenda kugereranya hazamo n'agakabyo, comparaison de paraison, ariko tubigereranye na kwa kundi umukirisitu bavuga ngo bamufungiye amasakaramentu. Ntabwo bayamufungira bamubwira ngo genda uhereyo, abona kumbwira ngo ikebuke, uri gukora ibintu bikuvana mu mubano n'abandi muri kiliziya, muri ya komine ya kiliziya, muri wa mushyikirano na kiliziya, muri wa mushyikirano twese duhuje. Iyo rero ndetse babakuraho n'ubutumwa bati mugaruke mu nzira nziza. Iyo agarutse rero tumwakira twishimye, kandi nabyo tuba twifuza. Abantu kiliziya iba yifuza ko abantu bombi umwe bakagendera mu murongo umwe, uko Yesu Kristo yabivuze mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 17 muri la prière sacerdotale, avuga ati niba bumwe nk'uko nanjye na data turi umwe. Igikuraho ubumwe kiba gishingiye ku cyaha, birumvikana. Icyaha cyakozwe nande? Uwo wasuzuguye. Niyo fraternite nyine, kandi ifite n'izina ryiza, ubundi ryari fraternite, ariko ikwivana mu bavandimwe, ikajya gukora ibyayo bitari muri wa murongo usanzwe wa kiliziya. Icyo gihe rero niko umuntu yabivuga, ntabwo ari ukuvuga ko basabye imbabazi cyangwa bashatse kugaruka babura uburyo bwo kugaruka, kimwe n'uko wa mukristo n'ubundi nawe wafungiwe, cyangwa se ufungiwe amasakaramentu niko tubyita, cyangwa se wenda reka tuvuge n'abavuga ngo bahinduye bakajya mu madini, akavuga ati ndagiye,
hari n'abigeze kutwandikira batubwira ngo mudufasha kumenya ko Imana ibaho, mudufasha kumenya ko Bibiliya ibaho, mudufasha gusoma no kwandika, ariko twabonye ibindi byiza kubaruta turigendeye. Noneho namwe mudusibe mu bitabo byanyu n'amafishi yanyu, amafishi yacu muyace. Hari abagiye babitwandikira, amahirwe si meza. Ariko ntabwo twebwe duca izo mpapuro ngo tubasibe. Nta mubyeyi usiba umwana, ahubwo uravuga uti umwana yaragiye, ngize amahirwe yagaruka. Noneho rero ukabukuraho n'ubutumwa. Kandi koko hari abagiye bagaruka wenda basanze ko banibeshye, n'ibyo bagiyemo bidafashe, bidafite aho naho bikomoka, bidafite umurongo, bagaruka bakaza basenga bazitutse rwose, turabizi ko ibintu byacu mwabiciye, subizanye na tuti nta kintu twaciye, amafishi yanyu aracyahari, ibitabo mwari mwanditsemo birahari, mu mabarura turabafite nk'abana bacu, murakoze kugarukaho tukabakira neza. N'ibindi rero niko bimeze. Ntabwo kiliziya yirukana, kiliziya itangaza ibyo ibona. uwo twakiriye Christian ariko ari mu modoka, ariko ashobora kuba harimo urusaku, sinzi ko turi bubashe gukominikana. Emi, wi nahageze, ntabwo nakuri iki kiganiro neza, n'ahantu ndi internet ishobora kuba igiye kugenda icika, ariko sinzi niba nabaza ibibazo byanjye nka 2 mfite, noneho ubundi nkagomba gukurikira ikiganiro nanjye nk'abandi bose. bibaze rwose, turakwakiriye cyane. Ibibazo mfite nshaka kubaza na Padiri namusoje. Father, good evening. Muraho Christian? Ni sawa. Mukomere. Ibibazo mfite kuri ya excommunication ni nka 2 cyangwa 3. N'undi muntu ashobora kwibaza kuri iriya fraternité sacerdotale CMPDC yo mu reka njye yo mu Bufaransa wenda no mu Busuwisi. Mu bintu bimwe bakomeje kutumvikanaho na Kiliziya ya Vatikani cyangwa se na leta ya Vatikani ni bijyanye n'imyanzuro yo muri konsili ya Vatikani ya kabiri. Bo bakomeje kugendera ku byo Kiliziya yagenderagaho mbere y'iyo myaka. Urumva ni mu 1963 hari niba nibuka. Ni ibyo rwose naho ngaho. Ubwo ikibazo umuntu yibaza, niba Kiliziya ibyo bintu yarabigendeyeho iyo myaka irenga 1500 ikaza kubihindura, noneho abantu bakibikomeje bo bakaba batumvikana na Kiliziya. Ubwo iyo myaka yose Kiliziya yayimaze ikora ibintu bidakwiye, reka mbyite gutyo, wenda iri mu buryo bwo gukora ibintu bidakwiye. Ikindi kibazo nibaza, ubundi bariya n'ubundi bigeze gukorerwa excommunication mu 1988, bigeze muri 2009 Papa Benoit iyo excommunication ayikuraho. Ariko icyo gihe n'abasenyeri 4 bari bakorewe excommunication, ubwo ni 5. Hari Marcel Lefebvre washinze ira communauté, n'abandi 4 yari hayo episcope. Muri 1988 baza gukorerwa excommunication. 2009 Papa Benoit iyo excommunication ayikuraho. Ubu ngubu bongeye gukorerwa excommunication. Ubundi ibyo byo ubwo abantu twabifata gute? Ko abantu bashobora gukorerwa excommunication, ejo umupapa umwe akaza akabagarura mu murongo w'inda, agatangiza umurongo w'ibiganiro, undi akazaho nyuma hagati y'abagacamo umwe, undi yagera akongera agasubira mu murongo wa wundi. Muri make ibibazo nari mfite ni ndumva ari ibyo ngibyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ubwo reka nkurikira ibisubizo offline, reka bite offline. Urakoze cyane Christian, reka Padiri agusubize. Ndamuvuze Christian, urakoze cyane. Ibibazo ntawe utabyibaza, ariko icya mbere nakubwira cyo nuko inama muri ya Vatikani ya kabiri yatangiye mu 1962 ikarangira 1965. Iyo nama ni kwa Kiliziya irimo kwikebuka. Kiliziya irimo kwikebuka, ireba uko ibayeho kandi mu buryo bujyanye n'ibihe aho bigeze.
ubundi nta nubwo kiliziya yahinduye umwimerere wayo, nta nubwo yahinduye imitekerereze yayo cyangwa no gushaka kwa Kristo, kuko ijambo ry'Imana ntiryahindutse. Ibyagiye bihinduka wenda ni nko kuvuga ngo lituruje ya misa yakorerwa mu kilatini n'urugero gusa, ariko igihe kirageze ngo abantu basengere mu ndimi zabo, kuko Imana ntabwo yumva ikilatini gusa. Ayo mateka yose byabayeho ari mu kilatini gusa nabyo byari bifite icyo bimaze, kuko byatumaga abantu bakomeza kuba umwe, ariko bakavuga ati aho tugeze kuba twajya mu zindi ndimi n'urugero kurusengera, kuba twalituruje za misa muri rusange na lituruje zitandukanye twazikora no mu ndimi abantu, mu ndimi z'abantu mu mico yabo, ntacyo byatwara, ntacyo bihindura kuri kiliziya n'urugero. Niba urugero kiliziya ivuze iti umusaseridoti yasomaga misa areba imbere, ubu noneho yareba ikoraniro kuko mu musaseridoti Kristo arahari, ariko ntabwo bihinduye kwa kwemera kukuri. Ibyahindutse ni ibiki? Byahindutse ni uguhuza ukwemera n'ibihe isi yari igezemo. Tuvuge niba isi yarigeze igihe ikora revolution industrielle zabaye mu myaka yabanzaga, ntabwo kiliziya yabaho nkaho bitarabaho, aho hakiriya ekonomi y'ubuhinzi, ubukungu bushingiye ku buhinzi gusa no korora amatungo ku buryo busanzwe, noneho haje n'inganda. Ese kiliziya izakomeza nta kizakora, ntacyo izakora kijyanye n'ibyo byahindutse? Niba amashuri nayo agenda agira amasura atandukanye, reka dufate nko mu Rwanda wenda, kandi no mu bindi bihugu nkeka ko ari ibintu bimeze nk'ibyo. Mu Rwanda twagiraga itorero, ariko igihe cyageze itorero rirasaza, haza amashuri kandi asa nkaho ku isi yose bari kwiga ubumenyi busa nkaho ari bumwe. Ntabwo rero kiliziya yakora nkaho ibyo bintu bitabayeho, igomba gushaka ukuntu hinjira no muri ayo mashuri. Ibyo nibyo Vatikani ya kabiri yakoraga. Noneho ba bandi rero biziritse ku mateka, ariko ikintu cya traditionalisme ariko exagere, ukabya cyane, bagashaka ngo ntihagire ikintu gihinduka, sibyo? Niba bavugaga ati kera umupadiri agomba kuba yambaye wenda tuvuge nk'ikanzu, iteka agomba guhora yambaye ikanzu, ariko isaha igeze hari aho bizamunanira kwambara ikanzu, bazamusaba bati uzajya uyambara kenshi gashoboka, ariko umunsi tuzabona utayambaye ntabwo tuzagutera amabuye cyangwa utonganye kubera aho usigeze. Ntabwo nzajya kurira ipikipiki ngiye kuzamuka imisozi mu byondo n'ibikingo yakanze inkundire, ariko nzambara ukundi wenda ngira ikindi kimenyetso kigaragaza ko ndi padiri. Ariko urumva hari abantu badashaka ko kiliziya yikebuka. Muri Vatikani ya kabiri rero ibyahindutse ni ugufata ukwemera kudahinduka kuko gushingiye kuri Roho Mutagatifu, byanditswe bitagatifu, noneho bakagenda bagahuza n'ibihe aho bigeze, kandi bagamije kugira ngo bagere ku isi hose, ntabwo Vatikani ya kabiri yaje ikuraho kwemera, ahubwo yaje isaba ko kwemera kugera no mu mfuruka zose. Ari nabyo wenda ejo bundi na Papa yavuze mu bundi buryo ati, Papa Francis ati mwamamaza ivanjiri kugeza no mu mfuruka zose. Ubu nibansanga nicaye muri za mayibobo ku muhanda ndi kuzicurangira gitari n'urugero, cyangwa ndigira gute kugira ngo mbone uko nzigisha n'ijambo ry'Imana, izo ni imbuto za Vatikani ya kabiri. Ariko ubwo ngubwo abo kwa Lefebvre n'iyo fraternité ntibabishaka ibyo, barashaka ko dukomeza kuba kwa kundi kwa kera, ahubwo byagira bikabyara n'ikintu cyo kwikanyiza, kuko wasangaga mbere ya Vatikani ya kabiri hari ikintu kimeze nko kwikanyiza ku bijyanye n'uko umupadiri icyo twakwita clericalisme, ugasanga umupadiri niwe kiliziya, padiri n'umwepiskopi niwe kiliziya. Ariko Vatikani ya kabiri yazitoya uruhare rw'abarayiki mu buzima bwa kiliziya, mu miyoborere yayo. Niyo mpamvu dusigira za komisiyo mu maparuwasi no mu madiyoseze, ugasanga muri komisiyo ncungamutungo ya diyoseze harimo umudamu wize iby'ubukungu n'uruhare rw'umugore. Urumva Vatikani ya kabiri izanye gashyashya, harimo umuganga, harimo mugize gute, ugasanga harimo n'uhagarariye u Rwanda ruciriritse. Navuga ko rero no muri paruwasi ugasanga niko bimeze. Icyo gihe navuga ko Padi tubwire kuri izo mbuto koko, abantu bazumve neza iyi mbuto, ibintu bifatika Vatikani ya kabiri yazanye ni ibi, kugira ngo kuko bari kuvuga bati
kiliziya y'ubu yatohoye ngo iyo ya kera nyine ya ba Lefebvre niyo nziza kuko ngo ariyo ikomeye ku muco kuri identite ya kiliziya. Wowe tubwire ukomeza utubwire kuri izo mbuto abantu babifate neza babyumve ibintu bitari gushoboka iyo Vatikani ya kabiri itabaho. ntabwo nafashe umwanya wo kubitegura neza ngo mbishyire ku murongo, ariko reka mbavuge ibihita biza byihuse. Icya mbere, identite ya kiliziya ntaho yagiye. Identite ya kiliziya ni yayindi, ni iya Yezu Kristo ushaka ko tuyoboka ivanjiri ye y'urukundo, kandi ivanjiri igakwira ku isi yose nk'uko yabishatse. Noneho muri uko gukwira ku isi yose nabaha urugero rw'uko ubu dusigaye dusengera mu ndimi zabo. Mu gihe mbere ya Vatikani ya kabiri twagomba gusengera mu kilatini gusa. Mbese nibuka akantu k'urwenya bateye umukecuru ngo yigeze bakoshora kwa urwenya. Umukecuru ngo yigeze kubwira abantu ati misa zari za kera mbere ya Vatikani ya kabiri tugisengera mu kilatini gusa. Bati se kubera iki? Ati padiri yaravugaga na korali karimba mu kilatini twe tukisinzirira. None se umuntu yabaga yagiye mu kiliziya gusinzira ko yabaga yagiye gusenga? Ariko batanze uburenganzira ko abantu basengera mu ndimi zabo, birahura na kwa gushaka kwa Yezu uvuga ngo mwamamaze inkuru nziza mu mahanga yose, abazemera bose muzabatiza. Ntabwo kubyiga mu kilatini ururimi utumva, gusenga mu rurimi utumva ari byo byiza kurusha mu rurimi rwawe kavukire wumva, kuko Imana yumva indimi zose. Ubu se iyo tuvuze mu Kinyarwanda Imana ntibyumva. Ariko mbere ya Vatikani ya kabiri abantu bashobora kumva usengeye mu rurimi rwawe akavuga ati ibyo bintu Imana ntibyumva. Ntabwo Imana umushobora byose izo ndimi zose irazumva, ndetse n'iyo usenze mu mutima utavuga ariko ukavugira mu mutima byose urabyumva. Icyo ni kimwe n'urugero. Icya kabiri wenda nahita mvugira nkanga uruhare rw'umurayiki mu buzima bwa kiliziya. Umurayiki ni ubuhe? Umurayiki ni uwabatijwe wese ariko utari mu nzego za gisaserdoti. Ubwo ni ubudiyakoni, ubupadiri n'ubwepiskopi. Abandi bose abatari mu nzego za gisaserdoti nzigana aho ngaho ubudiyakoni, batari mu bihaye Imana, mu Rwanda tuzi ababikira n'abafurere, abo bose abasivili n'abarayiki. Mbere wasangaga hari ikintu cy'ubwikanyize ku bapadiri n'abepiskopi, ugasanga kiliziya nibo. N'ubu kandi utu tuntu ntiturashira. Abantu bamwe mpereye no ku banyamakuru bamwe na bamwe bavuze ngo kiliziya ntiyavuze ibi, kiliziya ntiyakoze ibi, akenshi bavuga umwepiskopi n'umupadiri. Bakibagirwa ko n'umudepite w'umukristu gatolika nawe afite uburenganzira bwo kugaragaza ubukristu bwe mu badepite no mu byemezo bifatirwa igihugu. Ni ukuvuga ikintu Vatikani ya kabiri yazanyemo n'urwo ruhare rw'umurayiki mu buzima bwa kiliziya. Navuga nko mu nyandiko yayo yitwa Lumen Gentium, aho uvuga ngo ni urumuri rw'amoko yose, urumuri rw'amahanga. Uvuga ngo igenda ikora kuri buri cyiciro cy'abantu, ivugaragaza uruhare abantu bagomba kugira mu buzima bwa kiliziya. Ubwo rero nidusubira kwa Lefebvre na mbere ya Vatikani, noneho abarayiki barongera babe babandi badafite umwanya na muke, badafite kugira icyo bavuga ku buzima bwa kiliziya. Niba hari umutungo wa kiliziya n'urugero, ubwo ni padiri n'umwepiskopi nibo bawucunga, n'uwabo. Ntabwo mu gihe nyuma ya Vatikani ya kabiri n'imicungire ya kiliziya kugeza no ku mutungo, ibyo byose abarayiki babigiramo uruhare. Padiri ntabwo aza muri paruwasi ngo ibintu abikore uko abyumva, ahubwo icyo abafasha we ni bwa butumwa afite bwo kuyobora no kwigisha no gutagatifuza imbaga. Ariko mu bindi n'imicungire ndetse n'ubutumwa no kwigisha, hari aho abarayiki bafite umwanya. Ibyo rero ni urubuto rwiza. Reka twivugire n'izo zonyine. None se ubwo dusubiye aho twavuye tukibagirwa aho tugeze, nibyo byaba ari byiza. Nahita mvuga nti ahubwo abadashaka kujya muri Vatikani ya kabiri bo baracyashaka kujya muri bwa bwikanyize, barashaka kujya muri bya bindi byo kuvuga ngo umurayiki ni umuntu wo gushyira ku ruhande. Ntabwo ari byo. Ni kuri izo ngero ebyiri nanze, sibyo? Mu gihe Vatikani ya kabiri yafunguye amarembo, kandi nayo uko nuko igihe cyari kigeze nyine, kuko ibintu byose Imana niyobora kiliziya, Yezu Kristo niyobora kiliziya, ibyo byose abikora iyo igihe kigeze, kuko aho kiliziya ntihutiraho, na Yezu ntahutiraho, ahutiyeho yasenye.
ariko icyo gihe cyari kigeze kugira ngo kiliziya yikebuke igire ibyihindura bidakuraho umwimerere wayo ya identite mwavugaga. Identite ni yayindi, ni ya kiliziya ya Yesu Kristo, ikomoka kuri Yesu Kristo, ishingiye ku ntumwa, kandi yubakiye ku ijambo ry'Imana, iyobowe na Roho Mutagatifu. Hanyuma utundi ni ukwikebuka ukavuga utari ko mu bijyanye no kugira ngo evangelization, urumva Christian yakubajije ngo ubwo ko yumva muri iki gihe ibyo bintu byose dukesha, hari ibintu byinshi byiza dukesha Vatikani ya kabiri. Ubwo kiliziya ngo yabayeho mbere ya Vatikani ya kabiri, ubwo yari iri guta igihe, cyangwa ubwo abandi bahombye, abayeho mbere yayo ntibahombye? kuko urumva abarayiki baho barakoronijwe, nta demokarasi yari ihari, nta ruhare bigeze bagira mu micungire y'umutungo wa kiliziya cyangwa imiyoborere ya kiliziya. Babasomeye mu ndimi batumva, barasinzira. Nibyo Kristo yarabajije. Urumva icyo nakubwira mbere ya Vatikani ya kabiri, ntibavuga ngo abantu barahombye nk'ibintu byari bigeze, kuko burya ibintu byose bikorwa bikurikije aho ibintu bigeze. Na Yesu Kristo yarabyihanganiraga kubera yuko ibintu naho bigeze. Abantu basabwaga kujya kwiga Ikilatini, wenda bose ntibakimenye, cyangwa akabadama atazajyayo. Cyokora bagiraga ibintu duke basobanurira mu Kinyarwanda, ariko igice kinini wasangaga ari Ikilatini, sibyo? Ariko niyo wavuga ngo barahombye, niho ibintu byari bigeze. Natwe uyu munsi hari aho ibintu bigeze, ariko mu myaka 500 iri imbere ibintu bikazaba bifite indi sura, nyamara wa mwimerere wa kiliziya utaravuyeho. Icyo gihe hashobora kubaho Vatikani ya gatatu, cyangwa se indi konsili itari Vatikani igakorerwa ahandi, sibyo? Noneho icyo gihe nabwo bakazagira ibyo bavugurura bakurikije aho isi igeze. Ab'icyo gihe bazavuga ngo twebwe icyo gihe twahombye. Reka nguhe urugero Emi na Christella. Urugero nk'ubu ngubu dufite IA urayizi? AI artificial intelligence, intelligence artificielle bwo mu Gifaransa. Ubu ngubu kiliziya irimo kugenda yikebuka mbere y'ukuntu izabana n'isi irimo intelligence artificielle. Ese ni gute intelligence artificielle tuzayihuza na evangelization? Twayikoresha dute kugira ngo abantu bagere ku kwemera? Ese ni hehe yagarukira? Ibyo rero bizatuma yikebuka irebe ngo turahuza dute intelligence artificielle no kwamamaza Yesu Kristo, hazafatwe ibyemezo. Ariko ntiwavuga ngo wa wundi wigishije intelligence artificielle itarabaho, muri icyo gihe abantu bari inyuma. Ntabwo bari inyuma, bajyanaga naho ibintu bigeze, sibyo? N'ahandi rero ni kimwe. Iyi kiliziya igendana n'ibihe, ariko idahinduye umwimerere wayo, ishingiye kuri Roho Mutagatifu, Yesu Kristo, ishingiye ku ijambo ry'Imana, ishingiye ku ruhererekane bidahinduka. Ariko ibishobora guhinduka byo bikaba byahinduka muri evangelization. Kuko evangelization bivuga iki? Evangelization uvuga ngo ni ubuhe buryo twakoresha kugira ngo tugeze evangelization ya Yesu Kristo ku bantu. Ibyo rero bishobora guhinduka bitewe n'aho isi igeze. Urugero, mbere ya Vatikani ya kabiri, igihe kinini radiyo ntizabagaho, sibyo? Ariko radiyo aho ziziye, kiliziya yari ikebutse avuga tugomba kwamamaza evangelization no kuri radiyo. Urumva evangelization iyo igenda ihera no naho isi naho ibintu bigeze. Tuvuge twabayeho igihe kirekire tutagira internet, ariko isi igera ivumbura internet, sibyo? Ivumbura computer na internet ni byejo bundi na za mobile zo zose ku isi yose zadutse 1995 ku isi hose. Izi telefone tugendana niho ku isi zatangiye gukwira ku isi. Kiliziya ishaka kuvuga iti twakoresha dute ko internet ko makwamaza inkuru nziza, twakoresha gute telefone ngendanwa, twakoresha gute radiyo, twakoresha gute intelligence artificielle igafata imyanzuro kugira ngo ivanjiri ibyo bintu bibi ko igikoresho, ariko ikanagaragaza wenda n'ibitari byiza ibyo bintu bishobora kuzana. Ikajya ivuga iti ariko mwitonde, hano hari ibyonnyi bishobora guterwa ibyo bintu bishyashya mu byitondere. Iyo kiliziya rero ifite ibyo bivuzeho, ntabwo bavuga ngo abambere se bo, kandi abambere icyo kibazo batari bagifite, nabyo ibyo bintu bari bafite.
sibyo ibyo ndi kubyumva. birumvikana. Hari ibibazo bigenda bijyana n'igihe. Padiri, reka dusubire muri chat, dushimiye abo hari turi kumwe n'akabazo live. akandi kabazo yabajije ka kabiri ahandi Nibyo nako mpibagiwe. ako si nanjye ntabwo nkibuka neza. yavuze ngo ubwo se ngo icyo cyemezo ntabwo nibuka neza, wenda turaza kukibuka. Yego, turongera ndamuhamagara kuri telefone bisanzwe. Eh, Umuntu witwa Sindikubwayo Felicien yavuze ngo mutubwire niba umupadiri umwe muri abo yagaruka muri diyosezi. Wagisubije, wavuze ko ashobora kugaruka abishatse ko mwamwakira. arabisaba akabisaba umwepiskopi uri mu rusange rwa kiliziya, utari hanze y'urwo rusange rwa kiliziya, no kuvuga utari excommunié. Noneho bakamukoresha urugendo, babona ibyo avuga n'ibyo akora ari ukuri, bakamwakira. Emmanuel bazi kuvuga ngo njye nakererewe nabaye birukanwe mu kihe gihugu no mu Rwanda se barimo. Iyi ni abantu bitwa ngo padiri bari muri groupe yitwa ngo Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, byabereye mu Busuwisi. Umuntu witwa Uwimana Alex, none se niba abo bapadiri bahawe amahirwe yo kugaruka muri kiliziya igenzurwa na papa, abakristo basanzwe bahatuye bo bazafashwa bate ngo bagaruke? Ko byumvikana nk'abayobejwe n'uwo musenyeri wivumbuye. Reka mbaze Ikibazo kirakomeye. mbaze nkosora ako kantu. Abakristo basanzwe ntibaho. Twese turi abakristo kandi twese turasanzwe, kuko nta badasanzwe babaho. Abakristo basanzwe ari gushaka kuvuga nyine abarayiki. Niba ashaka amagambo y'ukuri. Ntabwo ngenda umukristo udasanzwe. Ndi umukristo usanzwe nanjye. Twese turasanzwe imbere ya Yesu Kristo, gusa turi mu nzego zitandukanye. Buri wese agira ubutumwa abarizwamo. Ntabwo mu rugo wabona papa na mama n'abana ngo uvuge ngo harimo umuntu usanzwe n'udasanzwe. Bose barasanzwe, ariko harimo ababyeyi, harimo abashinzwe abarezi, harimo abashinzwe kwita ku bana, n'abashinzwe kumvira no kugendera ku mirongo itanzwe. Kandi niyo mirongo baryo bose baba bagize mu ruhare. Ndagira ngo rero mvuge ngo umuntu wese uri muri Fraternité Sacerdotale, yaba umwepiskopi, yaba umupadiri, yaba umudiyakoni, yaba umubikira, yaba umufurere, yaba n'umurayiki, twese abo bose n'abakristo, akaba yumva ko ibyo Fraternité yakoze atari byo, uwo ari we wese guhera ku mwepiskopi kugeza ku mwana warayabatijwe, ashobora kuvuga ati njyewe ndabona ibyo twakoze atari byo kandi ashaka kuguma mu murongo wa kiliziya njyewe. Uwo ari we wese arabisaba kandi arakirwa, niyo yaba umurayiki arakirwa. Ntabwo kiliziya yavuga ngo uwo nguwo yise umukristo usanzwe, twe twise umurayiki, nawe yabisaba kandi yakwakira. Ariko usanga nabo barayiki ubundi buryo nta n'ikibazo kinini bateje. Icyo bashaka ni ugukomeza gusenga. Ariko nyine ari kuvuga abarayiki babiguyemo bayobejwe n'abasenyeri. Urumva wari utuye nk'ahantu twe nko muri diyoseze ya Cyangugu, umusenyeri wawe akajya muri ibyo bintu, ntabwo uzapfa kuvumbura. Ubuse niba wivumbura uzaba uyobowe nande? Kuko niba utuye Cyangugu kandi umusenyeri wawe yarabigiyemo, uzaba ubwenge. Akenshi ntibaba banabizi bo bapfa, kuko nabo baturaga ibitambo nk'uko namwe mubigenza bakoresha rituweli mukoresha. Urumva abakristo bo ntibaba babizi ibyo bintu, kandi urumva nabo irukaniye hamwe, babajugunye hanze hamwe. Gose babaye victime. Niyo mpamvu kiliziya igiye gukora ibintu itabikora yihishe, kandi kiliziya igiye gukora ibintu iranabitangaza. Radiyo ikabivuga, inyandiko cyane inyandiko excommunication ni inyandiko papa asinya, abakristo bose baba bagomba no kumenya, baba bakwiye kumenya. Niyo mpamvu n'ubu turi kubivuga kuri hano, turi kubivugira, nkeka ko na Pacis TV izabivuga, nkeka ko na Kinyamateka izabyandika, nkeka ko na Radio Maria izabivuga, n'ahandi hose hatandukanye ku isi, kugira ngo abantu bose babimenye, n'abaguye mu mutego bamenye ko baguye mu mutego, bambuye mu mutego. Kandi navuga ko umutego utari ni umutego uturuka kuri Sekibi, reka tuvuge amazina yabyo. Ibyo kwigomeka kose guturuka kuri Sekibi. Uvuga rero ngo n'umurayiki nawe akwiye kubimenya, cyangwa se nabo bakabimenya, kugira ngo hashobora kuba hari n'umuntu wenda nk'umufaratiri, nk'umuntu musore wa cyangwa inkumi yashaka kujya muri Fraternité,
idafite amakuru yose, ariko uyu munsi agomba kubimenya, noneho agafata icyemezo, cyo kuvuga ati nanjye ndagumiza njye mu bwigometse cyangwa se igihe sinshaka kwigomeka. kuko bavuze inyandiko nasomye bavuga ko batemerewe no kongera guhabwa penetensiya, nta sakaramento na rimwe bemerewe. Yego, icyo excommunication bisobanura hari ibyo uvaho kuko nyine utari muri ya communion. None se iyo tuvuze ngo urwo rusange rwa kiliziya communion, ntabwo uzi ko no guhazwa tubyita communion. Communion, umwana ugiye guhazwa mbere tuvuga ko agiye guhabwa communion, première communion, first communion, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo gihe uba wivanye mu rusange, ndetse ukaba hari ibyo udafiteho uburenganzira kubera ko uba byivanyemo, ariko kiliziya ikaguhamagarira kongera kugaruka muri iyo communion, no kongera ukagira uruhare ku meza y'igitambo, sibyo? Na wa muntu wafungiwe amasakaramentu, wa marayika wafungiwe amasakaramentu ntahaza, aba yavuye muri communion, ariko kiliziya ikamuhamagarira kugaruka muri communion, ikakumva ubutumwa kugira ngo agaruke muri communion, nuko umuntu yabisubiza. Ndabyumvise. None ubundi ninde ushyiraho umuntu witwa Nikora Chrysobile, ubundi ninde ushyiraho umurongo wo kwirukana no kwinjiza abashaka n'abadashaka muri kiliziya? Ese kuki kiliziya ya Roma yihutiye guca Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis nyamara ntice sinode yo mu Budage yimakaza ubutinganyi? umva uwo mugabo niwe wundi natingiye kuvuga, ndamuvuze none, niwe wanyandikiye kuri WhatsApp. Witwa Nikora Chrysobile, ari mu Bugande. Uwo mugabo dukunda kutumvikana kubera ko niwe wabivangaga ngo na infallibilité papale, kandi bidakuye. Infallibilité papale ni iki? Infallibilité papale ni ukuvuga ngo papa ntiyibeshya igihe atangaza amahame y'ukwemera, kubera ko ayo mahame y'ukwemera yabikoze muri Kiliziya Mutagatifu biva mu ijambo ry'Imana, afatanyije n'abandi bepiskopi bose, kandi ndetse n'abandi bahanga mu bya teoloji. Iryo hame rikigwa riva mu ijambo ry'Imana akaritangaza, urumva ko byavuye no mu bantu benshi. Icyo bita infallibilité papale, icyo gihe papa ntashobora kwibeshya atangaza amahame y'ukwemera. Ibi ngibi biri kuba ntabwo ari amahame y'ukwemera. Iki kintu nicyo atari kumva. Icya kabiri ngo ninde ukwiye kubitangaza? None se umuntu ubwe yiyirukanye, icyo kiliziya yakoze ni ukubitangaza ko umuntu yagiye. We yiyirukanye yisohoye mu kiliziya kuko yakoze ibyaha gukora, sibyo? Niba mfungiwe amasakaramentu kubera ko amakuru ni nk'uko umunyamakuru abone, ni nk'uko nanjye nabonye byabaye nkaba ndi kubivuga. C'est ça. Ni nk'uko nanjye ubu ngubu nafata imbunda nkagenda nkarasa mu isoko ryose, noneho isoko ryose nkarirasa, bikazarangira mfungiwe amasakaramentu. Ubwo se mu by'ukuri gufungirwa amasakaramentu ninde wabiteye? Niwe wayifungiye, twebwe tuvuga ibyo twabonye. Icya kabiri, abandi na kiliziya itangaza ibyo yabonye. Uwo muntu yifungiye amasakaramentu ariko iramuhamagarira kugaruka. Ntabwo kiliziya yica, ntabwo kiliziya ijugunya, ahubwo irakubwira iti garuka ukosora ibyo ugomba gukosora. Ikindi cya gatatu Nikora atajya yumva ni uko papa atabikoze ari wenyine. N'ubu ngubu i Vatikani abakardino benshi, kandi harimo n'abandi bepiskopi, abakardino benshi bari mu nama na papa. Papa ajya kubitangaza yaganiriye nabo bose babiganiriye kugeza igihe w'umurongo umwe, ni uko papa nk'umuyobozi ari we usinya, niwe usinya, ariko byavuye muri kiliziya rusange. Ni ukuvuga ngo arabaza ngo ninde ufite uburenganzira bwo guhagarika umuntu muri kiliziya, ahubwo sinde ufite uburenganzira bwo kwigomeka muri kiliziya. Nabanze ikibazo, ninde ufite uburenganzira bwo kwigomeka akajya kuri ibyo ashatse, nkaho kiliziya itagira umurongo, nkaho kiliziya idafite Kristo uyobora cyangwa n'uwo yashinze kuba igisonga cyane ku isi. Akaba ari nawe ushinzwe ubumwe bwa kiliziya, papa ashinzwe ubumwe bwa kiliziya n'inyigisho ziboneye. None rero papa nahagarare abantu bajye bikora ibyo bashaka, yihagarare icecetse ngo abantu bose buri wese akora icyo ashaka. Ubu ngewe Padiri Jean Pierre nzafata umuntu w'umusore vuga ngo ngiye kumuha ubupadiri, ngo
nkora ibintu bitari mu murongo wa kiliziya, papa navuga ati Jean Pierre ibintu wakoze ni ibiki, ngo papa ceceka. None si iyo kiliziya Yesu se wasigiye Petero ububasha bwo kuba urutare kiliziya yubakiyeho no kumenya bagenzi bati ndagira abana b'intama zanjye. Si Yesu wabwiye Petero n'abamusimbura bose se? None se uragira ngo baceceke? Noneho natekereze inama nkuru ya mbere ya kiliziya, inama nkuru ya Yerusalemu, hari ikibazo kigenwa abantu bashaka kuyoboka kwemera. Abakristo bamwe bakaba bamuri babanze bagenwe. Kugenwa ni kwa kundi tusigaye tuvamo no gukebwa cyangwa se gusiramurwa, nubwo ubundi biriya nta no bihuriye n'Isilamu. Ni ibintu bikorwa mu mico myinshi yo ku isi. Byita gusiramurwa, bikorwa mu mico myinshi yo ku isi, ntabwo ari ibya Isilamu by'ukuri. Ni ibintu byo mu muco ahantu kuko nabo babikora kuko byavuye muri mico y'Abarawini. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo icyo gihe Pawulo, Petero ndetse batanabivugaho rumwe, barahuye n'izindi ntumwa bacuca ikibazo. Umwanzuro wavuyemo ni uwuhe? Ni uko tudakwiye guhatira umuntu mu Kristo uvuye mu wundi muco gukebwa. Uzabishaka azabikore, uzabishaka utabishaka byihorere. Ntabwo Imana ikeneye ibice byacu by'umubiri. Ntabwo ari cyo uzashaka kugenwa azabikore, utazabishaka azabyihorere. Icy'ingenzi ni uko ubwo ni umwanzuro wo muri Vatikani nako muri konsili ya mbere y'i Yerusalemu. Ariko si watangaje uwo mwanzuro ni Petero. Kandi ubundi Petero ubusanzwe yari mu ruhande rwari bashakaga ko abantu bagenwa. Pawulo ari mu ruhande rw'abadashaka ko abantu bagenwa, ariko nawe bakoze inama bayobowe na Roho Mutagatifu, bafashe umwanzuro ko atari itegeko ry'uko abantu bagenwa ku ngufu, ahubwo basaba n'abandi batari ko nabo muzirinde kurya inyama zatuwe ibitambo kugira ngo mudaca intege Abayahudi, zatuwe ibigirwamana cyangwa se izindi nyama zitemewe, mwirinde kugira ngo mutabaca intege. Uwatangaje uwo mwanzuro ninde? Ni Petero, kuko ariwe papa wa mbere wa kiliziya. Niwe watangaje umwanzuro. Byavuye muri abo bose bayobowe na Roho Mutagatifu. N'ubu rero niko bigenda. Aranakubajije, kiliziya irabura ngo guhana barabo mu Budage bamamaza ubutinganyi ngo batangiye ariko najya hano nubwo kwifatanya n'uyu Nikora Chrysobile bariya abo muri Fraternité Sacerdotale CMPDC bavuga ko kiliziya nyine ngo mwayirangaje muri kwinjizamo ibyo mubonye byose, ngo mwinjijemo abatinganyi, muhera mubatiza abana bavutse mu buryo ku bantu batasezeranye mu kiliziya. Nyine hari ibintu byinshi babashinja, urumva nk'ibi by'abatinganyi ntabwo muri kubihana, ahubwo mwe murabishyigikiye ariko mugahana abantu bashaka kugarura umwimerere wa kiliziya. Ku bijyanye n'abo bantu nabo Episkopi bashobora kuba ngo bashyigikiye ubutinganyi, njyewe ntabwo ndi buvuge ko bihamije ko bashyigikiye ubutinganyi, ahubwo ni ikibazo cya uretse ngo bahinduye na rituweli. Uretse gatoya abo Episkopi baho ngaho n'abapadiri babo n'ibiki byose n'abakristo babo bari gushyigikira ubutinganyi, ntabwo bikuraho ububi bwa Fraternité Sacerdotale ibyo yakoze bibi, sibyo? Ndibuka ndi umwana nigeze kwiba isukari, twakunda abana biba mu rugo, bari bafashe umufuka w'isukari bawushyira aho babikaga ibintu barakinga. Ngewe mbona agafunguzo ndakingura, njye na mushiki wanjye tujya kwiba isukari, twese turayinywa. Umubyeyi wanjye ni mawe, mama araza asanga nasohotse n'igihunga nyine kuko numvise umuhaje, isukari yanyuze ku munwa, ngewe ntayibona, ngewe ndi kwihanagura ahubwo ndi kuyisiga kurushaho. Noneho mama arambwira ati Pierrot, ni akazina ko mu bwana nyine, ati Pierrot kuki wibye isukari? Ati ngiye kurwana kuko wibye isukari. Ndamubwira ngo mami ni mushiki wanjye, mami se we ntiyayibye. Arambwira ati ngiye kuguhana kubera ko wayibye, nguhanire n'uko ushaka gusobanuza ikibi wakoze, ibi biri gukorerwa hano. Uri kubyumva? Ntabwo kuba hari abepiskopi bari gushyigikira ubutinganyi bikuraho ububi byo Fraternité yakoze. Ishimire ko byo byagawe kandi ko biri gushakirwa aho byerekera. Noneho aho gutanga igitekerezo, noneho rero nkanjye nk'umukristo ndabwira Nikora nanjye, ni muhindukire murebe n'ibyo bari gukora nabyo mubifatire ibyemezo. Naho arashaka kugira ngo twumve ko
fraternite tutayireba kuko hari n'abandi bari gukora icyaha wowe urireguza ko hari abandi bari gukora icyaha nawe gukora icyaha se noneho icya kabiri noneho icya kabiri tugaruke kuri abo by'ubutinganyi nabyo bifite inzira biri gucamo hari ibiganiro biri gukorwa hari inama ziri gukorwa hari imishyikirano iri gukorwa kugira ngo abo bantu badashyigikira ubutinganyi kuko kiliziya ntigeze ishyigikira ubutinganyi n'umunsi n'umwe kiliziya muri rusange nk'umuryango w'abana ntigeze ishyigikira ubutinganyi n'ikimenyimenyi wari wabona dushingira umugabo n'umugore nako umugabo n'umugabo wari wabona tubwira umukobwa ngo n'ibita umugabo turabyemera niyo turi kwakira abageni turi kwakira abageni tubasaba ko banaza tukakira ntabwo tureba ibyangombwa gusa byabo bananaza nawe ukanabareba wenda ijisho niryo rishobora kwibeshya ariko naryo rifite ibyo ribona ukanabareba ukabaranga kuko ushobora kubaranga bakubwira bati nyamara uriya muntu usa n'umukobwa nyamara n'umuhungu twebwe iwacu tuzi ko ari umuhungu yavutse n'umuhungu nyamara baranga kuvuga rero ngo ntabwo kiliziya iba ifite ishyira cy'ubutinganyi n'aba bandi bari kuganirizwa n'ibiganirizwa bigakunda ni amahirwe nibaganirizwa ntibikunde ubwo nabyo bishobora kuzafatirwa ibyemezo naho niba fraternite yo yanze no kuganira se yo ntishaka no kuganira abandi bo byibuze baravuga bati nubwo twebwe turi kubyumva gutya dushobora kuganira tukazagira aho twerekeza ibintu naho ubutinganyi muri kiliziya ntabwo ari ikintu kizima njyewe nanakubwiye ko ku giti cyanjye ngita uburwayi umuntu ashobora kuvukana uburwayi buravukanwa umuntu ashobora kwandura umuntu ashobora no kwijyanamo kuko bibamo n'amafaranga hari aho tuzi ko bigiramo n'amafaranga gishaka kuvuga rero ngo aho handi ho ntibari kuhareba barahareba ahubwo bifite ku nzira biri gucamo kandi ibyo mwumva ko ari na bishyashya ibya fraternite byo ni ibintu biva kera barihanganira igihe kirekire bigeze igihe cyo kwihanganira bidakunda noneho rero biriya byo ni bishyashya cyari imishyikirano cyari kuganira n'abo b'abepiskopi bari mu bice bimwe nk'Ubudage na hehe nabo ubwabo ntibabyumvikana nabo ubwabo ni ukuvuga ngo imishyikirano izagira aho ibijyana ariko nanone n'ibyane nahoze nkubwira ngo kiliziya igerageza kujyana n'ibihe nyine ikibazo cy'ubutinganyi kiri kugaragara muri iki gihe niko kiri kugaragara cyane niyo mpamvu kiliziya nayo iri guhura n'ibibazo by'uko ikibazo cy'ubutinganyi kiguye hejuru sibyo kiguye hejuru kuko hari n'izindi mbaraga ziri ku isi zitandukanye abantu bafite imbaraga n'ubushobozi imbaraga za politiki n'ibiki bari kubyinjiza mu bantu sibyo bari kubyinjiza mu bantu icyo gihe kiliziya urumva ko iba ifite ikibazo gikomeye cyane ariko ntiyicaye kandi ntigeze ivuga ngo ubutinganyi ntabwo ari ikibazo ahubwo aravuze ati ese turabana gute n'abatinganyi kandi tudashyigikiye ubutinganyi narabikuvuze mu kindi kiganiro ntabwo abatinganyi nabo kwicwa sinigeze kukubwira ngo ntabwo dushaka kuzakora jenoside ikorerwa abatinganyi sinigeze kubikubwira ntabwo dushaka kuzakora jenoside yakorewe abatinganyi ariko hari abantu ubona ukabona amahane bafite ni ukuvuga ngo abatinganyi tubice tubakureho bafite ubwo se twaba dukosoye iki ubutaha twazagera ubwo tuvuga tuti noneho umwana wavutse afite ubumuga bwo kurira umuntu waraje ku itamahane aho kuza imbere abo bose nabo tubakure kuko bararwaye ni ukuvuga ikirere ni ukuvuga ngo njyewe icyo nabona ntabwo ndi homofobe ntabwo njyewe nanga abatinganyi ntabwo ubutinganyi bwabo ko ni icyaha bishobora kuba icyaha bikaba n'uburwayi ariko ubutinganyi ndabwanga ariko ubutinganyi bose nabangira iki mbashaka ko njyewe nyagasani ntigeze ntuma kwanga ni ukuvuga ikirere ntiyumve ko ibya fraternite bibaye bizima kuko hari abari mu butinganyi oya kandi amenye ko na kiliziya ifitiye ingamba icyo kibazo cy'ubutinganyi gusa ntihutiraho nk'uko ibya fraternite nabyo itahutiyeho iba yarahutiyeho iba yarabikoze na kera ahubwo hari akandi kantu wa mugabo yanuza Priscilla yayo mbajije ndakibutse yavuze ati ko fraternite igeze gufungirwa muri 1988 noneho papa Benedicto akayifungurira none undi akaba yongeye kuyifungura ubwo se buri mupapa afata icyemezo ko bishatse oya ubwo ifungirwa 8 excommunication hari ibyo nyine itari ku murongo bigeze irabikosora umupapa uhari arabafungura none barongeye barabyije umupapa arongera abafungura ni nko kuvuga ngo nakoze icyaha muri 1988 ndafungwa
ndangije igihano njya muri sosiyete, nditwara neza, ariko birongera nkora ikindi cya kabiri gikomeye, barongera baramfunga. Ntabwo bavuga ngo ko wongeye kumufunga bwa kabiri baragize kumufunga, no, yakoze icyaha aragihanirwa, arikosora, aba mu bantu, yongeye gukora ikindi gifungirwa, nacyo aragifungirwa. Ubwo nanone nahangiza igihano cyangwa yigoroye bigaragara ko yagororotse, azafungwa. Ubwo ni kwisigara bakibajije, ariko ntibyagikora numva nabisubije, niba kandi ari umuntu utega amatwi wumva, nizere ko yumvise. Uretse kuko muzi uko namubonye aragoranye, njye yaranambwiye ngo ari ibitabo ari kwandika, mugira inama igihe wabyihoreye. uravuga wa mugabo namubwiye ni rwose wabyihoreye, nkurikije ibitekerezo ufite n'ukuntu ubikurikiranya. Niwandika n'igitabo uzabanza ukinyuze mu bantu benshi, babanze bakirebe, bakisuzume, ariko nkurikije ibintu ukuntu ugenda ubikurikiranya n'ibidahuka ukabihuza, ubuze excommunication na infaillibilité papa yabihuza. Kuko infaillibilité papa ijyana n'amahame y'ukwemera, gutangaza amahame y'ukwemera, ariko noneho amahame y'ukwemera nayo yanze burundu, ntabwo wazaba muri excommunication. Nicyo namubwira. Yego padiri, reka dukomeze uyu munsi. Nge ntabwo ndavuga cyane, hano abantu bari kukubaza ibibazo byinshi. Umuntu witwa Kubwabo Felicien, padiri rero ari kubisobanura neza cyane rwose, turamushimiye, natwe turagushimiye. M France w'ingenzi, abana nyagucibwa bahozeho nibadusohokere mu imbeho, nimara kuba tutira hanze bazagaruka bari gushishiza, utazagaruka umusonga uzabatsindeyo. None se ako kantu umuvandimwe avuze, akavuganya rwose nk'umuntu wababaye cyane. Nagiye kuvuga ngo barakaye, reka nari kuvuga ngo barakaye, wababaye cyane. Umwana nyagucibwa nyine urumva niwe wica, arica ubwe. Umwana nyagucibwa arica, akijyana mu mbeho nk'uko bivuze. Gusa kiliziya ntabwo imubwira ngo turaguciye, ntabwo tugushaka. Abwira ati wavuye mu mbeho ukagaruka mu bushyuhe bwa kiliziya, ukagaruka mu kuri kwa kiliziya, kwa kundi Imana ishaka, aho kugira ngo wujye kwikorera ibyaha. Noneho kandi ngarutse kuri bya bindi bya Nikora, ngo Vatikani irikanyiza. Ubuse umubyeyi wambyaye akandera akajya nk'umurongo ngomba kugenderaho, navuga ngo ari kwikanyiza kandi arimo kumva umurongo umubyeyi agomba gutanga. Umubyeyi agomba gukora inshingano ze. Ahubwo ibibazo bigaragaye, Vatikani igaceceka, yaba yatsinzwe. Ubwo nyine nk'urugero padi, nk'urugero nk'umusirikari aramutse ari gucunga umutekano ari kugusekera, ubwo yaba ari kwica, kuko natire y'akazi ke, akazi ke ko agomba kuba yarakaye nyine, ntabwo ibintu bikomeye. Tekereza umupolisi avuze ngo mu muhanda ati njyewe ngiye gupima abanyoye inzoga batwaye, kuzi ko bihanwa n'amategeko, kunywa inzoga zirengeje urugero ugatwara. Akavuga ati agapima, akavuga ati bo abazinyoye naba, ariko nabo nibigendere, nta kibazo, nabo nibigendere. Ubwo se akazi kawe kapfuye. Wa wundi wakoze icyaha arabihanirwa, wenda ashobora no kuzagera agahabwa imbabazi, ariko bakabanza bakamwereka ko ibyo yakoze atari byo, akabanza akanabyemera ati ibintu nakoze ntabwo ari byo, wenda ndasaba n'imbabazi nakoze si byo. Ariko kuvuga ngo kiliziya nicare irebere ibintu bigende gutyo. Noneho ngo uwo Nikora yazanye n'ibintu bya orthodoxe, aravuga ngo nyine ashaka kugaragaza ko ngo kiliziya y'i Roma ifite ibibazo, orthodoxe ahari aribo beza. Ndamubwira ni okay, none se mu orthodoxe ho ntihabaye schisme? Dufite harabigeze kuza mu Rwanda orthodoxe, baraza rwose turanaganira, ariko hashize iminsi tuza kuvumbura ko ari abashismatike biyomboye kuri
orthodoxie ya Moscou, kuko mu orthodoxie ya Moscou ni babandi baba i Nyamata. umenya nabo harimo igice cy'iyomoye kuri Moscou. Ukagira ngo erega ari abantu baba icyaha kiragaragara, nta na rimwe sosiyete ishobora kubura ibibazo bibaho. Sosiyete, kimwe mu bintu biranga sosiyete y'abantu bakomerekejwe n'icyaha ni uko n'icyaha n'ubwigomeke bikomeza kugaragara ku isi, ariko Yezu akaduha kubitsinda nk'uko yabitsindiye ku musaraba, akaduha kubitsinda. Bumwe mu buryo bwo kubitsinda rero n'ibi byemezo papa ari gufata kandi nababwira ko atari we wenyine, afatanyije n'abandi bose bari mu rusange rwa kiliziya ruzima. Ntabwo abikora ni wenyine, icyo ngicyo nacyo uwo Nikora ntacyumva. Wabona papa yasinye akagira ngo ni icyemezo cya papa wenyine, agira ngo ubwo yicaye nko mu cyumba cye arangije arasinya. abo rero ntibibeshya. Turi kumwe Abel. Yezu Kristo abereye maso kiliziya yishingiye ubwe. Twizeye ko iyi mihengeri yose izahita. Turagushimiye. Turi kumwe Abel nabwo. Ariko se kwirukanwa kw'abo bapadiri ntibishobora kubatera kugumuka burundu, byanatuma iyo fraternité ihinduka idini? Ibyo ngibyo nabyo birashoboka, ariko ntabwo kugira ngo batagenda turebere ibi bari gukora, kugira ngo batazagenda turebere ibi bari gukora. Kandi njye nakubwiye ko kwirukanwa mu by'ukuri n'ijambo ritari ryo, ni ukubagira ngo nimwikebuke, ibintu murimo ntabwo ari byo, mwishyize hanze, ahubwo nimugaruke, sibyo? Ariko bo niba bafata icyemezo cyo kugenda, bazaba barimo icyaha cyabo, bazaba bari kugishyiramo umunyu n'agasenda ngo gikomeze gikure, noneho bagende rwose. Ariko ntabwo ariko gushaka kwa kiliziya. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cyacu umuntu azakora ikosa cyangwa akora icyaha ajyanwa n'amategeko, igihugu kimurebere, ngo ni ukugira ngo atazanga umunyarwanda akajya hanze y'u Rwanda, cyangwa se nyine akarwanya igihugu. Oya, icyaha kirahana. Kandi mu myaka 2026 kiliziya imaze ibayeho n'indi 100 igeze mu Rwanda, nibyo cyane. Kiliziya hamaze kubaho shizime zingahe? Shizime zizwi nkuru cyane ni shizime d'Orient, sibyo? Ariyo y'Aborthodoxe. Witonze gato, ariko niho bigana nyine shizime d'Orient. Hanyuma hakabaho na shizime d'Occident. Ubu ngubu kubera ko ntafite umwanya uhagije, uzareka icyo tuzakigira ikintu kiganiro. Shizime d'Orient bisobanurire neza, kuko ni ibintu byinshi umuntu aba yarize igihe kirekire, kubisobanura mu minota 5 ntabwo byoroshye. Shizime d'Orient, shizime d'Occident, izo nizo zizwi cyane. Nizo zizwi cyane. Shizime Orient nyine padi, ubwo niyo yatumye habaho Orthodoxe na Roma, Eglise Catholique ya Roma. Ubwo Roma niyo Occident, none abo bandi ni Orient. Ahubwo nize Protestant n'abaprotestant ni shizime. Bigendemo gahoro, kuko se nimubwira ngo bigendemo gahoro, niyo mpamvu navuga ngo ni ibintu birebire. Shizime d'Orient, d'Occident ni cya gihe hari umupapa i Roma, hakaba n'undi ndakeka ari Avignon. Habayeho abapapa babiri kandi ubundi bidakwiye, noneho buri wese akexcommuniya undi, sibyo? Uretse ko bigenda bigafatana n'ibyo byose bya protestantisme n'ibindi bibaza, reka byo tuzabishakira ikindi gihe kiganiro, kuko umwanya ni tuzabishakira ikindi. Uzambwira rwose wanteguje byandike bishyire ku murongo, noneho mbibwire abantu, kandi nanjye ibyo ntibuka neza njye kubishaka. Nta kibazo. Ubwo Emipro, Imana iguha umugisha, jya udusobanurira pe. Eko mu Rwanda, ndagushimira, akoze cyane. Ese uwo muryango w'abasaseridoti, ikosa nakoze ni ukwimika abapadiri bakaba abepiskopi gusa, cyangwa bagiye kure y'ukwemera kwa Kiliziya Gatolika ya Roma? Kwa Kiliziya oya, ni hano nari mbisimbutse ya Roma. Muri make mutubwire amakosa yayo, kuko oya, ikosa bakoze ni uko nyine
bari babyemerewe gutanga isakaramento, batanze isakaramento riri valide ariko riri ibisite illicite, batabifitiye ububasha kuko bagombaga kubuhabwa na papa. ni ukuvuga ntabwo aho ngako c'est la goutte qui fait des bordel vase mu gani gifaransa, c'est la goutte qui fait des bordel vase. Ni ukuvuga ngo hari igihe ukora amakosa menshi hakazaza ikosa noneho rivuga bati noneho abo bantu barananiranye burundu. Sibyo, kuko twabonye ko no mu mateka yabo ndetse na Chris Gara yabikomojeho, mu mateka yabo batashakaga ko kiliziya yivugurura muri Vatican ya kabiri, bakabirwanya. Ubu kandi bagendaga barwanya n'utundi tuntu two mu kwemera, birumvikana na disipurine ya kiliziya, cyane cyane kuri disipurine ya kiliziya. Noneho rero kiriya cyo kiba ikintu cyagahebuzo kuva kigaragaza ko rwose na autorité ya kiliziya, ubuyobozi bwa kiliziya batakibushaka, ntibabushaka. Kandi niwanga ubuyobozi bwa kiliziya ku isi, ubwo na Yezu Kristo mu by'ukuri wamwototeye kuko Yezu Kristo niwe washyizeho ubwo buyobozi bwa kiliziya. Uko abepiskopi bashyirwaho birazwi muri kiliziya, bifite inzira bicamo kuva hasi. Ahubwo nanabivuze kare ko gushyiraho abepiskopi bituruka hasi, hagenda hagaragara abantu bashobora kuzatorwamo abazaba abepiskopi, bikazamuka inama y'abepiskopi mu gihugu ikabyemeza, bikajya muri nonciature, no kuvuga ku intumwa ya papa mu gihugu iki n'iki, niba ari mu Rwanda, niba ari mu Burundi, niba ari muri Kongo, abo bantu bashobora kuvamo abepiskopi bikabegera papa nawe agakomeza gukora ubugenzuzi bwe no kureba no gusenga. Ashobora no kuvuga ati abakandida mwampaye twabonye nta n'umwe wavamo aha, cyangwa se akamuri abo bampaye akaba bamaze kugenzura ibyo bagenzura byose no gusenga, ukavuga ati ubu tuturi kuba umwepiskopi n'uyu byanyuze muri za nzira zose. N'abo ngabo barashaka kwiherera mu tuntu bakadufefeka. Ese niki kikubwira ko bahaye ubwepiskopi kuko ari abapadiri? Niki kibikubwira? Ushobora gusanga nabyo babififitse. Erega hari n'ibyo nanjye ntaramenya neza ngo mbicukumbure neza menye ibyo ari byo, kuko nanjye ndakomeza kubishakisha, nuko ntarabona umwanya rwose wo kubicukumbura neza kubera akazi umuntu aba arimo. Ariko biriya biba bigaragaza ko no muri rusange batari padiri ashobora kuba agize ikibazo cya interineti, reka dutegereze gatoya. Mu gihe tukimutegereje reka mbe mpamagara Chris Gara numve niba yanyuzwe. Yari yatubwiye ko afite ikibazo cya interineti. Chris Gara agize ikibazo nawe ntabwo anyitabye, na padiri agize ikibazo, ariko dukomeje kubashimira abo turi kumwe. Ka turebe, dufate urugero rw'umurayiki washakaga guhabwa amasakaramentu nka batisimu, gushyingirwa muri uyu mwaka wa 2026, ubwo kiliziya igenzurwa na papa ari umubyeyi yafasha ite abo barayiki? Alo Yes, padi, muraho? muraho neza. Ndi mu kiganiro, ndi mu uri mu kiganiro ariko nta yego nari guparticipa nanjye yenda. wa participa? Ntabwo ndi mu rugo, sinicaye, ntabwo niteguye vraiment. Hari ikibazo nashaka kukubaza. Ubu gutya turimo ibyo uri kuvuga byose nyine ndi on air, ndi live kuri YouTube. Yego. Ndashaka kukubaza ku bijyanye na biriya bya schisme. Twari turi gukora ikiganiro na Padiri Piero ariko yagize ikibazo cya tekinike avaho, ariko n'ubundi nari buze kuguhamagara. Yes.
yes. twavugaga ku bya shizime, nibuka ko nigeze ngirana nawe ikiganiro, nibutse abadukurikiye ko ndi kuvugana na Padiri Petros, n'uwo mu muryango no mu bapadiri b'aborthodox. Kwa turi kuvuga ku bya shizime, nibutse ko ugeze umbwira ko Eglise Catholique nayo ari schismatique, ngo yabaye donc yaturutse kuri yiyomoye ku idini ry'abayahudi. Oya, reka mbisobanure nihuse gatoya. Yego. Kiliziya ya Yesu Kristo yashinze ku ntumwa ze. Iyo kiliziya yarakuze, nyuma biza kugera mu mwaka w'igihumbi na 1954, hazamo amakimbirane aturutse ku kurwanira umwanya w'ubukuru. Muri Roma akavuga ati njyewe ninjye ugomba kuba mukuru nkanabategeka mwese uko nicaye ku ntebe ya Petero. Wi Constantinople ati ntibishoboka, nanjye nicaye ku ntebe ya Andereya, ibyo ntabwo wabizana. Hanyuma abo babiri, Wi Constantinople yari Patriarche Michel Cellulaire. Padi, kugira bigende neza watangirira mu ntangiriro ukatwibutsa ukuntu ubwo Yezu akimara kugenda ukuntu zaje izo kwa kundi intumwa zageze bamwe Yerusalemu abandi Roma, ukuntu bagiye baza. Yes. Yesu Kristo amaze kubohereza bagendaga bajya mu bihugu cyangwa se mu turere bitewe n'ukuntu wenda bashobora kuba bahakirwamo cyangwa se bafite ubushobozi bwo kuhisanga bakahakorera neza. Ababiri basigaye Yerusalemu ni Yohani na Yakobo. Hanyuma Petero yagiye Antiokiya. Agenda Antiokiya, ariko ntabwo ari umunsi nyine habaga hashizemo igihe ibyo byose. Hanyuma we na Paulo nibo bashinze kiliziya ya Antiokiya, bayishinze bakomeza urugendo bayisigira Barinaba ngo abe umwepiskopi wayo wa mbere. Barinaba. Padi, ni karibu. Narindi kuvugana na mupadiri wari wakomeje ku Orthodox, hari umupadiri kwitwa Petros wo mu Orthodox. Narimbaye mwiyambaje turi kuvuga kuri schisme mu gihe twari tugutegereje, hari ibyo ari ku. Yego, ubwo urabireactingaho mu kanya. Yego Padi, komeza ijambo. Witwa Barinaba niwe wagumye i Antiokiya, hanyuma Andrea aji Constantinople. Hanyuma rero Petero na Paulo bo bagiye Roma, ariko bari bagiye kuburana, bari bagiye mu rukiko gucirwa urubanza. Hanyuma rero amaraso yabo rero kwicwa kwabo, leta yari izi yuko cyangwa se ubwami bwari buzi yuko bigiye kurangira, ubukristo burangiriye aho ngaho, ahubwo abakristo bari bwo biyongera. Kiliziya ya Roma bayitira Petero kubera yuko amaraso ye yeze imbuto z'abakristo benshi. Ntabwo ari ukuvuga ko ari we wayishinze, ahubwo yashinze i Antiokiya. Yego. Hanyuma ubwo hanyuma muri Alexandria haza Mariko yari umu translator wa Petero. Translator ni wa wundi umusemuzi. Yagendanaga na Petero ahantu hose, hanyuma amuha mbese washinga kiliziya ya Alexandria na Afrika yose. Hanyuma rero kiliziya yabayeho imyaka myinshi cyane, basenga, bakora liturujia, babikora rwose nta kibazo. Ariko byaje kugera mu myaka y'igihumbi na 1954, kiliziya ya Roma cyangwa se umwepiskopi wa Roma ashaka kwishyira hejuru y'abandi. Ashaka kwishyira hejuru y'abandi rero kubera yuko yicaye ku ntebe ya Petero, kandi Petero akaba ari we mukuru, akavuga ati ubu nanjye abangaba ninjye ugomba kubategeka, ninjye ugomba kubaha amabwiriza, ninjye ugomba mbese ko muri urabyuma mbega nk'umutegetsi mukuru. Hanyuma byarangiye Wi Constantinople yanze kubyemera, aravuga ati ibyo ntiwabizana, tegeka i Roma,
natwe tuzategeka aho turi. Uwo wa Roma yari Leo, yari papa wa cyenda, ni Pio wa cyenda, ni Leo wa cyenda, ibyo byose. Nuko noneho rero barashwana, uw'i Roma yoherereza uw'i Constantinople urupapuro rwo kumuhagarika, ibyo bita excommunication. Amwoherereza ibaruwa ati ndaguhagaritse, ndaguciye, ntuzongere na rimwe kwegera ameza y'amatagatifu ngo dusangire umubiri wa Yezu Kristo. Ati nshingiye ko nicaye ku ntebe ya Petero, ndaguciye, ndaguhagaritse. Uwa Constantinople nawe aravuga ati nanjye nshingiye ko nicaye ku ntebe ya Andereya mutagatifu, intumwa ya Yezu Kristo, nanjye ndaguhagaritse, ntuzongere kwegera ameza yacu matagatifu ngo turasangira umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Ubwo rero byiswe excommunication mutuelle, kuko umwe yari afite urubasha n'uri nawe afite ububasha. Kugeza uyu munsi iyo excommunication iracyakora, kugeza ubwo njyewe ndi umupadiri wa Kiliziya Orthodoxe, ntabwo nemerewe kujya kuri altari ya Kiliziya Gatolika ya Roma. Yewe n'umupadiri wo muri Kiliziya Gatolika ya Roma ntiyemerewe kuza kuri Kiliziya, ntabwo yemerewe kuza kuri altari ya Kiliziya Orthodoxe gusangira umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. So excommunication mutuelle iracyarimo gukora n'uyu munsi. Rero Kiliziya ya Roma imaze gushwana n'iya Constantinople, bishwanye za Kiliziya zindi eshatu zisigaye, iya Alexandria, iya Antiochia n'iya Yerusalemu, zuhita ziyunga ku ya Constantinople, iya Roma isigara yonyine. So niyo mpamvu rero ya Roma yitwa ko ariyo yonyine yavuye muri eshanu zashinzwe n'intumwa za Yezu Kristo, zitwa Pantaki cyangwa se Pantarchi, Kiliziya za Yezu Kristo zashinzwe n'intumwa, Kiliziya eshanu zikorera hamwe, zikora bimwe, ziguri mu murongo umwe. Ariko uw'i Roma aza gushaka kugira complexe de superiorité, bituma Kiliziya icikamo ibice. Icyaba Kilatini kijya ku ruhande, abavuga Ikigereki basigara aho ngaho. Mbese nawe wajija nawe ukareba muri abo ngabo, muri izo Kiliziya zose enye ziri kumwe, n'imwe iri ku ruhande iri yonyine. Ubwo ni izo ngizo enye ziyonkoye kuri imwe, cyangwa n'imwe yiyonkoye kuri enye. Murakoze cyane. Ubwo iyo niyo batandukana n'iyo ya schisme Doria, n'andi bita schisme Doria. Ntabwo ari Doria gusa, ni schisme gusa. Donc ni schisme Doria, cyangwa se schisme Doria no kuvuga ni Kiliziya ntabwo ari iburasirazuba batandukanye bonyine, n'abiburasirazuba n'abiburengerazuba bakoze schisme, baratandukana rero, bamwe ukwabo abandi ukwabo. Niyo mpamvu abo ngabo Kiliziya ya Roma tuyita une église schismatique. Icyo nicyo nashaka kukubaza, schismatique ubwo ni ukuvuga iki? Kuko n'urugero bino itangazo tumaze kubona baraho bitwa ngo Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis, nabo papa inyandiko twasomye ivuga ko babaye schismatique. Ubwo bivuze iki? Ni ukuvuga ngo nabitandukanyije, batuvuyeho. Cyangwa ni bavuyeho. Ndi ku Padiri Piero nawe yagarutse mu kanya, yarambwiye ko tuvuge nk'ubwo abo bitwa ngo Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis biyomoye noneho Kiliziya itangaza ibyo bakoze, ntabwo ariyo yabirukanye. Ubwo mwebwe nimwe bo Kiliziya y'i Roma niyo yitandukanyije, namwe mutangaza ko yagiye, cyane nimwe mwayivuyeho. Ibi ngibi biratandukanye. Kiliziya ya Roma yabaga yigenga ukwayo. Antiochia yigenga ukwayo, ifite umuyobozi wayo, ifite umusimbura w'intumwa Petero. Yerusalemu ifite umusimbura w'intumwa Yakobo. Iya Constantinople ifite umusimbura w'intumwa Andrea. Iya Antiochia ifite umusimbura w'intumwa Barnaba. Urumva? Noneho ni ukuvuga rero buri yose yabaga yigenga, ntabwo zose zabaga zikubiye mu ya Roma, oya, zabaga ari église voisine, zituranye. Naho rero nahiriya iyo ngiyo ni muri muvuga nta nyine numva se nkariya ngo ni yahehe. Fraternité Sacerdotale Saint-Pédis bo bari muri Roma, nuko hari ibyo bakoze bitajyanye nyine n'amategeko.
urakoze cyane. Abo ngabo bagomba kubahiriza amategeko ya Kiliziya ya Roma, bagomba kubahiriza amategeko y'umwepiskopi wabo mukuru na sinodi yabo. Baramutse rero bayirenze ku mabwiriza ya sinodi ari interne yabo, ubwo nyine bagomba kubirukana nyine bakaba babyita anatema. Defrocation mu Cyongereza, babaye defroqué, birukanwe nta bufasha bafite mbega bwakuweho. Ariko ntabwo papa wa Roma afite uburenganzira bwo gukuraho ububasha bw'umwepiskopi cyangwa umupatriarche wa Yerusalemu cyangwa wa Moscow cyangwa Constantinople. Afite ububasha bwo gukuraho ububasha bw'umwepiskopi wo muri Kiliziya ya Gatolika ya Roma gusa, abandi nta bubasha bafiteho. Murakoze. Padiri, urakoze cyane. Ubwo reka nkomezanye na Pierrot, urakoze kudusobanurira kuri ako kantu kuko kuntu Kiliziya zatangiye ari eshanu, nuko kuntu schisme hagira tubwiye ngo Catholique Romaine ni schismatique. Schismatique kubera ko itandukanyije n'izindi. N'umuryango ni koperative, tufate nk'urugero nka koperative y'abantu 5 bafatanyije iduka. Iryo duka bakabona barimo bacuranwa umutungo batamenye ukuntu bigenda. Noneho umwe akavuga ati ngenda abona mutarimo kumpa umugabane nkwiriye, ngewe rwose ndabivuyemo tugabane. Bakajya ku ruhande rwose, abo ngabo nibo baba bavuye kuri uwo nguwo, cyangwa uwo ngo niwo uvuye muri abo ngabo. Mu rugendo ndimo ndataha mva ahantu natemberereye, ninzagera mu rugo uzampamagare nongere tuvugane niteguye tuganire. Sawa, nanjye nibyo ndabona nsaba ibintu byo kuzaganiraho reka tuzabiganire na Padiri Pierrot nawe mwembi muhari, byaba ari ikiganiro kiryoshye. Padiri nawe arabyemeye. Oya, ndanamuzi, yabaye hano iwacu Nyamata, ndamuzi. Indirimbo ze nkunda cyane. Murakoze cyane munzohoriza. Niyeguriye Nyagasani. Nawe aragushimiye, urabyumvise? Murakoze, ndaza gukurikirana ikiganiro, reka ntahe ngere mu rugo ndaza gukurikirana. Murakoze. Anyway, Padiri ni karibu. nanagize ikibazo cya internet. Wi-Fi yagize ikibazo, ntabwo nzi impamvu. Ahubwo noneho ubundi gukoresha ya simukadi. Ego. Ntabwo nzi ikibazo, nabonye batwandikira muri mango batubwira ko bagize akabazo nabi. Kuvuga icyo navuga kuri ibyo bya schisme ni ibintu birebire, ntabwo twabiganira muri aka kanya kuko dufite igihe gitoya. Hari ibintu ngiye gukora mu kanya mu minota 15. Ni ibintu bisaba kubitegura kandi umuntu akabikurikiranya neza atibeshye. Ibyo umupadiri avuze bimwe nibyo ngo mwebwe muri schismatique. Oya, navuze ngo bimwe nibyo, nari ntarangiza kubisobanura. Ibyo avuga nibyo kuko ahantu ari byo nuko intumwa zose zakwiye Yezu amaze kuzibwira ati mugende mukwire amahanga yose. Mwamaze inkuru nziza. Andreya yaciye aha, Yakobo acaha, Yohana acaha, Petero acaha, Noza n'abacaho, Pawulo n'abandi. Noneho aho bageze bashingaga de communauté za Kiliziya, bagashinga za Kiliziya. Erega buriya na biriya byo kuvuga ngo Abanyaroma, Abanyatesaloniki n'iki nabo nizo zari za Kiliziya, sibyo? Pawulo mutandukanyije Abanyatesaloniki ngo Abanyaroma, akongera akandikira Abanyaroma, kandi akandikira Abanyefeso, nazo zari za Kiliziya. Ariko se kuki yazandikiraga kandi hose adahari? Wenda arizo yari yashinze, ariko nizo atari yashinze, ariko akazandikira. Bavuga ngo hagomba gukomeza kuba ikintu cyitwa ubumwe. Ari nacyo Yezu nyine yavuze kandi na Petero yaharaniraga. ukuntu Kiliziya kuva kuri Yezu kugera ubu ngubu, ako kantu abantu benshi baragakeneye, ukuntu nyine Kiliziya yabanje kuvuka gutya ari ibyo irimo ibyo bice yagiye ivuka mu communauté ishinzwe, donc communauté ecclésiale, Kiliziya ishinzwe na Andreya. Ariko Kiliziya wagiye ivuka ari Yezu, abo bandi nyine ni inkingi. Hanyuma abandi bagashingirwa. Noneho Petero wa mukuru mu ntumwa we yageze mu gageri Roma, kandi kuko yari agiye mu manza, ariko yaranigishije Roma. Roma yarigishije na Pawulo, Roma yarigishije, sibyo? Ariko baranafunze kandi bakomeza kwigisha nubwo bafunze.
kugeza n'igihe bapfuye, ndetse bapfuye bakurikiranye, muri 1964 muri 1967 bose bahuye Imana, ndetse n'abantu benshi bahuye Imana i Roma, benshi cyane. Muri Roma habaye bishwe n'ubutegetsi bwa Roma bwari buhari, kuko butashakaga ibyo bintu. La primauté ya Petero rero, nubwo tutari mu biganiro, ntabwo mfite umwanya uhagije, la primauté ya Petero ituma nyine habaho la primauté, le primat ya Roma. Roma nyine ibaguye, sibyo? Ibyo ni nawe yabivuze ko hari prima ya Petero, nawe yabivuze pe padiri. Noneho urumva rero kwegzesa iyo prima, tangiye kwegzesa iyo prima, hari ababyumvise n'abatarabyumvise. Ibyo rero abo orthodoxe cyangwa se abandi batwita bo batwita schismatique, ariko natwe igihe tubita schismatique. Ikindi nuko buriya kiliziya y'Iroma, kiliziya ifite icyicaro i Roma, Vatikani, ni nayo avuga ikunda kugira uruhare rukomeye mu guhuza abo bantu, kuko ubundi ntabwo tugomba gutandukana kurikije ugushaka kwa Yesu Kristo. Ntabwo twagombye gutandukana. Niyo igerageza guhuza abo bantu, igahuza izo Eglise orientale, igahuza abaorthodoxe b'i Moscou, igahuza na Roma, irabikora. Ahubwo hari ikintu kintangaza, ari abantu bajya bavuga ngo kiri guhuza abantu, biri gushaka kuva. Kiliziya iharanira ko abantu baba umwe, hanyuma abantu bamwe bakayitunganya. Ariko ibyo byashize imbabarire rwose, tuzabishakira ikindi kiganiro, kuko bisaba kubikurikiranya neza, bisaba gutanga amakuru yuzuye, aho kugira ngo umuntu agende avuga utwo yibuka gusa, ariko hari n'utundi turimo imbere ducengeyemo imbere, kandi iyo ibintu utabiteguye neza ushobora kubivuga nabi. Kuko n'ibingibi twavugaga ubwo ngubwo reka twavugaga ntugire ngo nabiteguye, ntabwo nabiteguye mu by'ukuri, ariko hari ibyo umuntu abaza. Noneho ubwo twari dukomeje kugira ngo bano bantu, hasigaye ibibazo bikeya tugasoza. Abantu nyine bari babibajije bumvaga bifuza kubona ibisubizo. Turi kumwe Abel, Yezu Kristo abereye maso kiliziya, bino nabigize, ariko se kwirukanwa kw'abapadiri ntibishobora iki twagisubije. Ubwo ngubwo twari tugeze ku kindi kimwe. Internet urageragiye? Hoya, urahari. Ngo se uwo muryango w'abasaseridoti ikosa nakoze ni ukwimika abapadiri, nacyo wagisubije. Ngo aho twari tugeze, ngo reka dufate urugero rw'umurayiki washakaga guhabwa amasakaramentu nka batisimu, ugushyingirwa muri uyu mwaka wa 2026. Ubwo kiliziya igenzurwa na papa, ari umubyeyi, yafashite abo barayiki barenganye. Abo barayiki nanabizi nabyo nabisubije. Uwo murayiki wabirenganiriyemo najye kuri umwepiskopi utari schismatique, utari muri abo bantu bavuga ngo bikunde, hanyuma baramufasha. Ntabwo ibyo byose ntabwo ari bwiyicarire aho yicariye ngo babimenye ko umuntu yarenganye. Ni uburyo avuga ati ariko njyewe wenda biriya byabaye ntabwo mbirimo, nta nubwo mbishaka, ndashaka kuba mu rusange rwa kiliziya, kandi nifuza kubatizwa, kubatirisha, gushyingirwa n'ibindi, no kuba umusaseridoti birashoboka. Nifuza kuba umusaseridoti, none biriya binyituye hejuru, baramufasha. Undi aravuze, murakoze turabakurikiye mu kiganiro cyiza muri kutugezaho. Ese buriya abakristu baho ngaho bo bimeze bite? Se barayobye cyangwa hayobye abasenyeri gusa? Mutubwire. Ngo abakristu barayobye cyangwa abasenyeri bayobye? Abakristu abo mwise abasenyeri nabo ni abakristu, ariko mugende hari abantu mwita abakristu, yabashatse kuvuga abarayiki. Abarayiki ukoresha amagambo y'ukuri. Abarayiki ashobora kubirenganiramo, birashoboka rwose. Ni nayo mpamvu ari bibi nyine. Ni impamvu ari bibi, ni uko ushobora kuyobya abantu wenda bo badafite n'amakuru, batanabirimo. Niyo mpamvu uri kubwira umuntu wumva atashaka kugendana n'abantu bigumuye, kuza kureba abepiskopi bari mu kiliziya, bakabagira inama y'ukuntu babigenza. Naho rwose umuntu ashobora kubirenganiramo. Ushobora no gusanga hari umupadiri wabo utari kumwe nabo mu bitekerezo, kavuga ati niyo mpamvu kiliziya yavuze iti umva ashaka kuza mu rusange rwa kiliziya aze turamwakira.
Mm, nicyo Padi, kintu. nanjye ikibazo yenda ngo tugane ku musozo. Nari ngiye kubaza nti ko bigaragara ko kuva Yezu yagenda, Yezu abantu bacunze Yezu agiye nka kwa kundi cyagiye bafashe ikanzu ye bakayigabagabana. Bacunze Yezu agiye bafata kiliziya ye barayitanyagura, baragenda bayigabana. Urumva kwa kundi mutubwe na wandi w'umworthodoxe, bamwe bagiye Yerusalemu abandi hehe na hehe, noneho nabyo batangira kubirwaniramo. Urumva aborthodoxe nabo bagiye barimo uduce twinshi, n'ab'i Roma nabo hagiye habamo za shizime zaganishije ku baprotesta, ku bangirikani, none n'aba ngaba n'ibindi bibazo nabo bandi bo mu Budage. Twumva kiliziya nayo yifitemo akantu ko identite yayo no guharanira ubumwe bw'abakristo. None nayo ubwayo antake institution nayo urumva ko yifitemo ikintu cyo gucikamo ibice. ubwo bumwe tubugeraho gute bwa Kristo ayoboye kiliziya gute kandi icikamo? Icyo ni ikibazo nkubajije nk'umunyamakuru. Okay, ndagisubiza ntya. L'église est divine et humaine. L'institution est divine et humaine. Sibyo? Ituruka ku Mana ikabigezwe n'abantu. Hari n'ahandi twavuga ngo l'église est sainte et pécheresse. Kiliziya ni ntagatifu kuko ituruka ku Mana kandi ikora ibintu byiza byinshi bituruka ku Mana byinshi. Ariko ni pécheresse kuko igizwe n'abantu bashobora kwibeshya, bashobora guhemuka, bashobora gucumura. Sibyo? Ibyo kandi na Yezu nawe arabizi kuko n'umuntu umwe ntibari bamworoheye. Nawe ubwe mu ntumwa le collège des apôtres akiri kumwe nabo bajyaga bagenda bagaragaza intege nke zabo. Muri izo ntege nke harimo n'izo kwitandukanya, nazo zari zirimo hagati, kandi akiri kumwe nabo abigisha. Ariko Yezu ntiyacitswe intege, yarakomeza akagarura. N'ubu rero l'église ntizagutungure ubonye muri kiliziya intege nke. Ahubwo intege nke zitagaragaye twarangije kuba kiliziya yatsinze yo mu ijuru. Twaba twarangije kuba kiliziya yatsinze yo mu ijuru, gusa nibyo duharanira twese. Birashoboka rero ko abantu bashobora kwibeshya, ariko nyine nureba l'église romaine ibyo irwanira ni bwa gusubira ku bumwe. Gusubira ku bumwe. Erega buriya ntugire ngo buriya papa aba yatangaje excommunication arimo guseka. Ntabwo yabikoze yishimye ngo ndabahiritse tu, ntabwo ari cyo yakoze. Yabikoze, reka mbivuge mu magambo yanjye igifaransa gisanzwe, la mort dans l'âme. Yabikoze la mort dans l'âme, ngo aba bayashengutse ariko agomba kubitangaza, kandi arimo kuburira abandi ngo mwinyura muri ziriya nzira, mugume mu murongo umwe, kandi namwe mwagiye kwifuza ko mugaruka mu bumwe. Sibyo? Ni ukuvuga ngo hari urukomba, intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza. Hari intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza. Ni ukuvuga ngo ikibi kiba gishaka nacyo kwishyira ahagaragara ngo gitsinde, ariko ineza y'Imana ikomeza gutsinda. Ndahamya yuko no muri iriya shisime hashobora kuzabamo imbuto nziza kuko Imana ishobora gukuramo mu kibi igakoramo icyiza. Hakaba abantu bafunguka amaso muri iriya fraternite, bagafata icyemezo cyo kugaruka, noneho bakaza baje. Naho ubundi urabona wari ubivuze ati habayeho na lutheranisme na protestantisme. Muri protestantisme habaye za shisime nyinshi nuko batazita gutyo. Niho harimo nyinshi cyane. Ahubwo ubona badashaka no gusubirana rwose habe na gake. Namba nanjye na padiri w'umorthodoxe twemera ko buri wese ari umupadiri. Twemera ko buri wese akora consecration. Ndetse nubwo yavuze ngo ntabwo umupadiri yaza kuri altari yo muri kiliziya y'i Roma, n'umupadiri w'i Roma ntajye kuri bibaho, gusa nyine bitangazo bisaba. Urasaba uti ko naje wenda ndi mu rugendo, ngeze muri paruwasi y'abaorthodoxe, nkajya kureba umwepiskopi wabo cyangwa umupadiri wabo bita ba pope n'urugero, ukamubwira uti ko mpari se mwanyemerera nkajya kuri altari, hari igihe bakwemera. Nabo hari abagiye tubemerera bakaza kuri altari agakonserebura bibaho. Ariko ntabwo yabikora nyine bavuga ni
yidumbukije, reka nkoreshe iki kijambo numva mujene ejo bundi, yidumbukije arabisaba akabivuga kugira ngo hataza akavuyo. Ariko twemera amahame yacu namwe muri rusange, namwe utuntu tugenda dutandukana n'utuntu dutoya uko liturujia ya misa igenda n'iki byose, ariko ubundi ahubwo usanga muri kiliziya twebwe tukigerageza kunga ubumwe. Nemera ko umorthodox ari padiri, nemera ko muri Episcopate ari umupadiri, ariko muri aba bavandimwe b'abaprotesitanti bo icyo bumwe ntabwo njya nkibona iwabo. Ahubwo rwose niyo ubwo bumwe bwabayeho akenshi usanga ari kiliziya yabishyizemo uruhare. Uzi ko tujya tugira umunsi mukuru uhuza abemera Yesu Kristo, tukanayihurira hamwe tugasengera hamwe, usanga ari urugamba kiliziya rwanyu kugira ngo abantu bagaruke kuri Yesu Kristo kandi bari kumwe. Padi buriya Yesu aramutse agarutse, ko yari yavuze ko yashinze kiliziya, agarutse ubu ngubu nubwo ahora ahari, urabona nyine mbere aza hari abafarizayi, abasaduseyi n'abandi benshi cyane, ibi byose arabisenya nyine akora kiliziya ye. Ubu ngubu kandi ubu noneho hari kiliziya nyinshi zihari nyine, niyo mpamvu muzita les églises. Ubu ngubu agarutse yasengera mu yihe? Ari nko ku cyumweru ashaka kujya mu misa, ubwo yajya mu yihe? Ikibazo cyawe ku ruhande rumwe kirashimishije cyane, harimo n'akantu rwose gatuma umuntu aseka, ariko icyo navuga ni uko na Yezu agihari yaharaniraga kiliziya imwe, ariko abafarizayi n'abasaduseyi n'abigishamategeko bakomeje kwigomeka. Harimo abayobotse nka Pawulo yari umufarizayi, sibyo? Arayoboka Yesu Kristo, n'abandi harimo abazerote, harimo baki bagenda basanga Yesu Kristo, sibyo? Ariko harimo n'abanangiye n'icyo gihe. None se uyu munsi ku cyaha kiri judayisme, idini rya judayisme nuko ritayobotse Kristo, bashatse gukomera kuri judayisme ya mbere Yesu yavukiyemo, ariko akarema kiliziya, akarema Kristo. Noneho ariko bo ntibashatse bo bavuga ko bagitegereje Mesiya. Umva ngo Yesu niba mwakiriye. Uravuze uti rero Yesu aje yasengeranye. Yesu aje, icyo nzi ni uko ababajwe n'uko tutari kumwe. Nubwo aje yaza n'ubundi akibabajwe n'uko tutari kumwe. Aje yakora ibishoboka byose ngo tube kumwe, abemera bakemera, abanangira bakanangira. Wow, ako kantu aje yababazwa n'uko tutari kumwe, wanabikunze. Kandi agaharanira ko tuba kumwe, abemera ko tuba kumwe bakaba kumwe, tukaba kumwe nawe. Ababyanze Yesu arabohora, ntabohoza. Akajambo urakumvise mvuze? Arabohora ntabohoza. Arabohora ntabohoza. Abantu benshi ntibakimenya gutandukanya amagambo. Hari n'abajya basigaye bavuga ngo bayareka nawe komoza ku bintu bikomeye, ariko hari abasigaye bavanga ibintu, kubohora no kubohoza. Kubohora ni byiza, kuko iyo ubohora umuntu nawe agira uruhare mu kubohoka kwe, abigiramo uruhare. Uramutumirira kugira ngo umubohore, akaza ukamufasha kubohoka. Naho kubohoza ni ugutwara umuntu ku ngufu. Ndibuka nko mu mateka y'intambara, amashyaka yajyaga abohoza akagenda agakingura idirishya ry'umuntu agatwara ibirimo byose, cyangwa bakajya mu nzu ye, cyangwa bakajya mu nzu ye bakayibohoza nyine. Icyo gihe kubohora no kubohoza biratandukanye. Kubohoza hazamo ibintu bibi by'ubugizi bwa nabi no gufata umuntu ku mbaraga, aho kubohora ni ukujyana umuntu mu nzira nziza kandi nawe akabigira mu ngano. Yesu rero icyo akora ni ukutubohora, atatubohoje. Yubaha ubwigenge bwacu. Niyo mpamvu nyine harimo umuntu wigeze kumbaza, ariko kuki Yesu ngo yabonaga nk'umuntu agiye gutema umuntu, wenda nko muri jenoside n'urugero, ngo ntahite amuzirika amaboko. Uwo ntabwo ari Yesu. Yesu Kristo uzirika ntabaho. Yesu Kristo ukubuza ubwigenge bwawe ntabaho. Ahubwo Yesu icyo yakoraga, yashobora gukora ibishoboka byose n'ahandi wari ugiye kujya ntugereyo, cyangwa se watema n'uwo muntu ntanapfe akarokoka ariko yashengutse yashiriye, cyangwa se uwo muntu yanapfa Yesu agahita amwakira mu ngoma ye. Urumva ko Yesu iteka bakora ibyiza, ntabwo ajya afata ibintu. Ntabwo Yesu akemuza ikibi ikindi kibi. Hari umuntu wibwira ngo
ubwo kana yakoze ibyaha tumwice, oya ntacyo waba ukosora, ahubwo umuntu tumugorore. Ni nayo mpamvu icyaha cy'urupfu ku isi cyavuyeho, kandi buriya kugira ngo icyaha cy'urupfu ahenshi ku isi cyavuyeho naho kitaravaho kizavaho, ni Imana yabigizemo uruhare. Kwica umuntu ubwo yakoze icyaha ntacyo biri gukemura, ahubwo nimukora ibishoboka wa muntu agororoke, nawe nigira igihe cyo kuzapfa azabaho, azapfe agororokeye Imana, agororokeye na sosiyete. Naho umuntu amaze gukora icyaha uramwishe, ari wowe wongeye icyaha cyo kwica, ariko nawe ntumuhaye umwanya wo kwigurira n'Imana n'abavandimwe. Nuko Yesu akora rero. Abantu batajya barumva ngo Yesu kuki atazirika, Yesu kuki atafata ku mbaraga, oya ntabwo Yesu abikora. Ariko tujye tumenya ko n'uwishwe burya kuri twebwe ku isi dusigara tubabaye, dusigara dushengutse. Ni nayo mpamvu twibuka, ariko tujye twibuka ko Yesu ba bantu bapfuye nabo abarura mu nzara z'urupfu, akabajyana kubatuza mu byishimo by'iteka ryose. Uko niko kwemera kwa yego. Padi, ubwo wareka tugasoza ko njye hari akantu ugiye gukora. reka dusoze yego dufatira umwanzuro. Ndagushimiye cyane, nshimiye n'abo twari turi kumwe bose, abadukurikiye n'abazadukurikira. Iki kiganiro niba mugikunze mugisharinge, mushyireho n'ibitekerezo. Niba hari ibyo mwifuza ko Padiri azatuganirizaho ubutaha, mubishyire muri komenti. Padi, ubwo wadusoreza hano ntukaduha n'umugisha. Mu gusoza reka nongere mbashimire mwese, nawe ngushimire by'umwihariko kuko wadutumiye kugira ngo tujye inama tuganire, kandi nababwiye ko baganiriza nk'umukristo imbere na mbere, kuko nanjye mfite nk'umuntu wakomeje mfite uruhare kuvuga ku kwemera kwanjye n'imirongo ya kiliziya. Naho naba ntari umuhanga ubijijukiwe wa wundi wanabiminujemo muri bya bintu tujya twita ngo kuminuza hejuru, ariko nanjye nk'umukristo mfite uruhare ku mwanya wo kuba nanjye icyo mvuga kwemera kwanjye. Ndagushimira rero ko wadutumiye tukaganira, kandi tugamije kugira ngo duhitemo ikibi cyiza. Buriya biriya bintu byo kwigomeka ubundi ntabwo ari bizima, kandi bijyana n'igabo. Urumva icyo bisobanura? Bijyana n'ikintu kigabo. Nanjye ndi umugabo, nanjye kuki se hari abantu batajya bakunda kuyoboka no kuyoborwa. Hari abantu badakunda kuyoborwa iteka kumva nta wamuyobora. Abantu bakaguye muri icyo gihe. Reka mbihuze n'ibiherutse kuba mu Rwanda, bya bintu by'abantu murahita mumenya bari bo bashatse mu gutora umuyobozi wabo hejuru bamureshyeshya na papa, kandi ukabona bitakozwe n'abepiskopi, bikozwe n'abarayicyaruko. Nabo biriya nababwira ngo musigeho ibyo bintu, ntabwo gutuka ku Mana. Rero iki kiganiro cyo cyadufasha, si ukuvuga ko ndi intungane, ariko ntabwo nabura kubwira abantu ngo nubwo turi abanyantege ariko ntiduharanire ikiri cyiza, duharanire ukuri, duharanire ivanjiri, duharanire ubumwe, duharanire urukundo. Ndumva ari aho nasoreza, kandi mbasaba ngo Nyagasani atwiteho. Ndumva twasoza dusenga. Reka dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu, turagushimiye Nyagasani kubera ko uduha kuganira, ukaduha ijwi, ukaduha n'ibitekerezo bituma tuganira ku cyiza twifuzaho. Ibyo twavuze byose twari tugamije twebwe kugira ngo abantu basobanukirwe kandi bahitemo ibiri byiza ushaka. Niba kandi hari aho wenda twavuze ibidakwiye, Nyagasani bigorore, kandi natwe ukomeze kuduhugura. Turagushimira Nyagasani kuko Roho wawe aduhora hafi, abamuhisemo akabayobora mu nzira itunganye. Turagusaba ngo Roho aduherekeze muri uyu mugoroba ndetse n'ejo bundi dukomeze kugukorera, ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Bikira Mariya utabara abakristu, udusabire. Bazina bacu batagatifu, mudusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mujyane amahoro y'Imana. Dushimiye Imana. Yego. Murakoze cyane Padi. Yego, murakoze mwese. Yego. Umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kuri twese.